ubajije ikibazo cyiza cyane. Abera bose naravuze kuko hari amasatani hano ikuzimu. Tureke kwiga amaplanete, ngira ngo abisi abiga bonje nize mu Gifaransa badavuga ngo hariho 9 planete, ariko tureke abiga amateka za geography tuzireke tuvuge biri uko bivuga. Hari amasatani, hariho Kebari na dushingura bacu bose bafuye umupagani no gukijijwe. Hakaba Hadesi n'abanyabyaha bajya n'amagingo n'ubu. Hakaba Sheol ni habera bajyaga. Hakaba na Abusos ni rwobo satana azatagwamwo navuze. Hakabamo na Tartatarus niho satana aba n'amagingo n'ubu ngubu, niho mu birindiro bya satani. Murakoze. Hari ahantu nabaye confused aho wavuze ngo antichrist azaza wabera barazamutse. None antichrist ko nyine ni wa muntu nyine udakora bimwe nk'ibya Kristo, nyine urumva ni opposite. None azaza kurwanya abandi, azabaje kwirwanya kandi abera b'Imana baragiye. Okay. Icya kabiri ko wavuze ngo itorero nirimara kuzamuka ngo hari abazacungurwa n'amaraso yabo. Azabacungura gute kandi Kristo tuzi yuko ari we nzira ukuri ndetse n'ubugingo, ntawe uzajya kwa data atamwizeye. Uwo muntu uzacungurwa n'amaraso ye, ayo maraso se azaba asimbuye ya Yesu? Yego, ndashaka kubaza ku bana bavutse ku babyeyi batizera badakijijwe. Wavuze ko umuvumo nta muntu wabo wakuraho. None nka buri ruhinja ruvutse rugapfa waba badakijijwe narwo ruba rufite icyaha? Ikibazo bazakimbaza cyane. Twari tuvuze kuko ari urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abikorinto igice cya mbere umurongo wa 18. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Dusoreze n'ubundi muri urwo rwandiko ibice 15 umurongo wa 51. Ibice 15 umurongo wa 51. Dore mbamenera ibanga ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya ko guhumbya ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe, ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyubora numara kwambikwa kutabora, n'uyupfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Warupfuwe, kunesha kwawe kuri he? Warupfuwe, urubori rwawe ruri he? Amen. Shimiye Imana n'ubundi yongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo tubane kuwa mbere twari hano. Imana tugiriye neza, n'ubundi Imana yongeye kutwemerera kugira ngo tubane n'uyu munsi. Imana ibaheze umugisha. Kubatanzi amazina nitwa Mugabe Benjamin, ndi umukozi n'umupastori mu torero Paruwase ni Mugera, ururembo rwa Nyagatare. Niho nkorera umurimo w'Imana, n'ibindi Imana igenda idushoboza. Abo twari kumwe hano twagiye tubivuga, Imana igenda idushoboza tugenda tubikora. Ndi umwarimu w'ishuri rya Bibiliya za ETD nazigishijeho henshi hatandukanye, n'ahandi n'ibindi n'andi mashuri atandukanye. Rero nshimiye kubwa mushumba w'itorero, Imana imuheze umugisha. Twabonanye mu gihe gitoya, ariko mbere umunyamugisha, mbere inshuti. Mwese numva ndabakumbuye, niyo mpamvu nagarutse. Haleluya. Rero Imana yabikoze niyabwa icubahiro. Ntabwo uyu munsi natekereje minota bampaye, numvishije ibaye turiga igitabo cy'Abakorinto. Uyu munsi ndakora nka mwarimu. Amen. Mu minota ukwingana turiga igitabo cy'Abakorinto, urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto. Imana irabimfashamo, turaciga twese mu buryo twese dutaha twakimenye. Nibinaba ngombwa ndabona hari ikintu umushumba yambwiye ati muzamwumva ijambo, kandi nanjye narabibonye. Nanageze no mu nzira no mu rugo ndamuhamagara, nabonye mwumva ijambo cyane. Ndi kubona muri kwandika n'abamusi nagiye mbibona. Uyu munsi rero ndagenda gahoro ndigisha, kuko hariho kubwiriza
no kwigisha, ariko uyu munsi ndigisha. Dushimiye ku bwa mushiki wacu wabanje yatubwiye amagambo meza, ariko hari aho ntunatinze. Haleluya. Yavuze ngo nta handi agakiza kabonerwa, agakiza tukabonera muri Yesu. Ku murongo wa 11 haruguru yavuze Bibiliya iravuga ngo niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryaragize gute? Yaratara. Iryo buye murarizi? Rimo kubabwira buke iryo buye. Amen. Bubaka urusengero rwa Salomo. Murabizi yuko Israheli bageze mu butayu bambutse bavuye muri Egiputa, nyuma y'amezi 3 Imana yabwiye Mose ngo nazamuke ku musozi wa Sinayi. Mose arazamuka, agezeyo Imana cyane hari ibintu bibiri Imana yamweretse ku musozi wa Sinayi. Icambere, Imana yamuhaye amategeko 10. Icya kabiri, Imana imuheza igishushanyo mbonera c'ihema. Amen. Ukazubaka ihema. Arambwira ngo ihema uzaryubakemo ibice 3. Simbitindaho. Arambwira ngo hazaba urugo rwo hanze, hazaba hera, hazabe na hera cyane, cyangwa hera hahera cyane. Ahangaho urugo rwo hanze niho abantu bose bageraga bose. Hariya hera hageraga abatambyi, ariko hera cyane hageraga umutambyi ariko rimwe mu mwaka. Kandi nawe yabanzaga kwitunganya mu gihe yagendaga yakoze ibyaha, yagwaga iyo ngiyo. Niyo mpamvu, haleluya, mushiki wacu yabivuze, Yesu yaje ari umutambyi yinjiye hose. Amen. Iyo dusoma urwandiko rwa Yohana uhereye ku gice cya mbere kugeza ku gice cya 12, Yesu yari mu rugo rwo hanze, yarimo avugana na rubanda. Igice cya 13 kugeza ku gice cya 17, Yesu yari kumwe n'intumwa aho nahera. Igice cya 18 kugeza kuri 21, Yesu yasigaye wenyine, yageze ahera hahera. Amen. Rero umutambyi hashimwe Yesu wamazeho imirimo y'abatambyi n'ibitambo. Abatambyi bari barushe. N'uwo mutambyi kugira ngo yinjira hera, biravuga ngo yararaga iyo bwacaga ajya hera cyane, yararaga yicaye ngo ahara atajya no gusinzira, ngo akarota nabi bikamubera inkomyi akagwayo. Byari bikomeye cyane. Kandi babizi ko bamwambikaga amayunga, ibintu bijegera, amakomamanga bijegera, barabimwambikaga. Iyo yageraga hera cyane bakabona aratinze, wa mugozi barawukwegaga. Yabaga ikoma kihumeka, akanyeganyeza akaguru, bakamenya ko akiri muzima. Yaba yumva nta gikoma, bakwegaga wa mugozi bakajya guta. Amen. Haleluya. Abatambyi bari barashize. Uzi ukuntu bambaraga? Umutambyi ku bitugu byombi, uru rutugu rumwe yashiraga amabuye 6, n'uru rutugu andi 6. Hano ku mutima akashira amabuye 12. Hano hasi naho akabundi mufuka hano wabagamo ijyamuza mwumva urimo na tumimu. Hasi ku mifuka yo hasi habagamo indi mufuka 2 yabagamo amakomamanga, ikabamo n'inzogera. Byavugaga iki byose? Amen. Haleluya. Icyo byashaka kuvuga, kuvuga kuko Imana ifite Israheli mu bitugu byayo, ko Imana ifite Israheli ku mutima wabyo. Amakomamanga ahangaha ya umurimo na tumimu na amasengesho, na hari amakomamanga n'inzogera n'imbuto 9 z'umwuka n'impano 9 z'umwuka, kandi niko bisobanura. Amen. Ariko uyu mutambyi yibeshaga, ibuye rikagwa hasi, akunama gato, bamuteraga amabuye agapfa. Tuhasimbuke tugiye kubisobanura byatinda. Mose amaze kubaka rya hema, murabizi ko barijyanye kugeza barigesheje mu gihugu cy'i Kanani, kugeza ku bwa Sawuli ari ihema. Ariko Dawidi amaze kuba umwami, Dawidi aravuga atoya, ndewe ndi mu nzu nziza, inzu y'ikitabashwa, ariko reka nubakira Imana inzu, ikure mu ihema nubakira inzu. Amen. Imana ambwira ngo ugize umugambi mwiza Dawidi, ariko tuzanubakira inzu kubera impamvu zingahe? 2. Cyambere, wavishije amaraso cyane. Cya kabiri, wabaye mu ntambara cyane, ariko umuhungu wawe ni uzanubakira inzu. Ariko kubera uwo mugambi mwiza ugize, Imana imivuga amasezerano 8, tuzavuga wenda ubutaha. Reka nkubwire, iyo wagize umugambi mwiza, Imana ishigikira wa mugambi mwiza. N'ubu Yesu yaza agasanga Yesu azaduhembera imigambi tutakoze. Yesu naramukaje agasanga dufite imigambi myiza, azabiduhembera nk'ababikoze. N'uyu munsi wahamagarwa, Imana yagucura, ariko ejo ufite imigambi myiza, Imana izaguhembera ya migambi nkaho wayikoze. Amen.
ahangaha rero amaze gutekereza uwo mugambi Dawidi iramubwira ngo Imana umuhungu wawe n'uzanubakira. Salomo ababaye umwami. Salomo abaye umwami yubakira Imana urusengero. Nari nshatse kuvuga ryabuye rero. Amen. Salomo amaze kubakira arimo yubaka, Imana aramubwiye ngo Salomo urusengero uzubaka nta nyundo, nta rukezo, nta musuma, nta kintu cyo gusakuza kizavugira ku rusengero. Baragenda bakaza bagapima ibyo bapima byose, barangiza gupima bakagenda hakurya ku misozi bakabikora byose, bagaconga ibintu bakabikora byose, bagaconga ibuye bakarigira gute, bakarigira neza, namba ari imbaho bakabikora. Bagera ku rusengero ikintu bakakirambika mu mwanya wacu nta rusaku. Muzi icyo byavugaga ko mu nzu y'Imana ari amahoro, mu nzu y'Imana atagomba kumvikana urusaku, nta ntonganya zigomba kuba mu nzu y'Imana, nta ntambara zigomba kuba mu nzu y'Imana, ni mu mahoro. Haleluya. Byavuga ko mu nzu y'Imana ari amahoro. Rero bajya kubaka, niriya buye nishatse kuvuga, bajya kubaka bafashe imfatiro, bubatse amabuye ane. Murabizi kuko ubundi inkingi enye nizo ziba zigize inzu n'ibindi birumvikana. Imfuruka imwe iriya mfuruka n'iyi mfuruka uriya nizo zikomeye. Nabo baragenda bubaka amabuye, bakora amabuye iyo ngiyo, barayazana ya mabuye bayakoze neza, buri buye barishira ku mutwe umwe, irindi mu yindi furuka, kuko ari imfuruka enye. Basubirayo baragenda bakora ibindi, baratinda igihe kiba kirekire. Igihe kibaye kirekire ibihuru biraza, ibyatsi biraza bimera kuri ya mabuye. Ya mabuye bayashake babona 3 babura rimwe, babuze rimwe basubirayo bajya gukora irindi. Bagiye gukora irindi bararizana, barizanye barimo bacukura handi batavye irindi, naryo bararibona ariko bararyanga. Turundi twari twaribuze bararyanga, bakoresha rirya rya kabiri, ariko iry'Imana yashakaga ni rirya rya mbere. Niho haravuga ngo niwe buye rizima, bwari ubuhanuzi ubone Yesu uzaza muri bo ko bazamwanga, kandi ari urufatiro rw'iki rukomeza imfuruka. Amen. Haleluya. Bwari ubuhanuzi ko Yesu azaza, Yesu akaza mube bakamwanga. Kumanditse ngo abamwemeye bakizera izina rye, abamwakiriye, abamwemeye bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi, yabahaye ububasha, yabahaye competence bwo kwitwa abana b'Imana. Haleluya. Haleluya. Yesu abaha umugisha. Shimiye kubwitange bwanyu. Buriya nitwagera mu ijuru hari ibintu bigera nko muri 6 Imana izatubaza. Haleluya. Hari ibintu 6 Imana izatubaza nitwagera mu ijuru. Ndabivuga nihuta kugira ngo tuze kugera ku kibwiriza cyacu. Icambere Imana izakubaza, Imana izakubaza igihe yaguhaye uko wagikoresheje. Haleluya. Imana izakubaza igihe, kandi igihe iyo cyatambutse ticongera kugira gute, ticongera kugaruka. Imana izakubaza igihe. Ngunda kubivuga, muzasome igitabo cy'umubwiriza Salomo. Haleluya. Salomo yigeze gukoresha igihe ciwe nabi, akoresha igihe ciwe nabi. Murabizi ko Salomo Imana yari yaramuhaye ubwenge, nibwo yanditse igitabo cy'imigani. Bukeye Salomo aza kugwishwa n'abagore. Salomo yagushijwe n'abagore. Ayo makuru tumuyazi. Salomo yaje kugwishwa n'abagore. Niwe mugabo dusanga wari warashatse abagore 700 n'ishoreke 300, yagiraga abagore 1000. Kandi kubera kubana n'abagore, Salomo aza abagore. Muzasoma kiriya gitabo, Salomo azavuga abagore arabazi kuko yabanye nabo. Yigeze kuvuga ngo umugore mwiza w'uburanga ariko ngo w'imico mibi, umugore w'uburanga ariko w'imico mibi, ngo ni nko gufata izahabu nziza ukayishira mu zuru ry'ingurube. Salomo aravuga ngo aho kubana n'umugore w'umwaga ngo waba mu nzifa. Ariko inzifa murayizi? Itesha umutwe inzifa. Ngo aho kubana n'umugore w'umwaga waba mu nzifa. Ngo aho kubana n'umugore, haleluya, haleluya, ngo aho kubana n'umugore w'intonganye ngo icoroshe, ngo nuko wahura n'idubu batsi byana byayo. Yakugira gute? Yaguhinguranya. Aravuga ngo aho kubana n'umugore w'umunyamwaga ngo icoroshe, ngo nuko watura ku gasozi kawe wenyine. Salomo yavuze abagore tubireke,
yarabavuza ruhara, yarabazi. Salomo aza kugwishwa n'abagore, agwishijwe n'abagore, amen. Tekereza kugira abagore 1000. Twigeze kugira amatsiko yo kubaza ese abagore 1000 Salomo yabanaga nabo gute. Bwaragorobaga nko mu kandi kanya kari buze akabashira ku murongo bose, akagenda basoma. Uwo yumvishije wasomye umunejeje, uwo munsi niho yatahaga iwiwe. Nubwo buzima yarabayemo Salomo yararushe nawe, yararushe Salomo, amen. Iki gihe rero cyoge yinejeje, yari indirimbo za Salomo, nicoge yinejeje Salomo. Salomo ari mu bagabo binejeje cyane. Salomo niwe mugabo dusa yari yaginka ku munsi nka 30 nziza zatoranijwe. Inkoko bazavuga inkoko nzari zifite umubare, inkoko yose yacaga agafata agaterera mu ngunguru, ngo ingunguru enye z'inkoko buri munsi, intama 100 buri munsi. Salomo yari yarinejeje mu buryo bwose bushoboka. Salomo yagiraga za pisine nziza cyane ndetse n'amazi yatemberaga no mu rugo iwiwe. Salomo ntiyaryamaga batamucurangiye. Salomo yagiraga igitanda cyagombaga kurama imyaka 400, cyari gikozwe mu mahembe y'inzovu. Salomo yari yarinejeje mu bagabo bose babayeho. Ariko aje kurangiza mu mubwiriza aravuga ngo niruse ku by'isi, ngo nasanze byose ari iki, ari ubusa. Aravuga ngo ikigira umumaro, nasanze ubuzima budafite Imana nta cerekezo bufite, ubuzima butari mu Imana ntaho bugana. Aricuza ku gice cya 12 aravuga ngo uzabibuka umuremyi wawe. Yagiye abivuga mu marenga, ariko avuga ngo uzabibuka umuremyi wawe mu busore bwawe. Iminsi mibi itari yagira gute, iminsi mibi yavugaga niki, n'ubusaza. Haleluya, haleluya. Salomo yarimo yicuza avuga ngo cyansubiza mu busore, ubuzima bwanjye bwose nabwihebera Imana. Yicuza igihe cyo yakoresheje nabi. Imana ishimwe kuko Imana ibahaye igihe cyane kugikoresha neza, kuko Imana izatubaza igihe uko twagikoresheje. Amen. Cyakabiri Imana izatubaza, Imana izatubaza imbaraga zacu, izi mbaraga yaduhaye, ico wazikoresheje ku murimo w'iki w'Imana. Amen. Cyagatatu Imana izatubaza ubwenge yaduhaye. Ubu bwenge yaduhaye niki tuzatubukoresha ku murimo w'Imana. Icyaka Imana izatubaza ubutunzi bwacu yaduhaye. Haleluya. Ubutunzi bwacu yaduhaye Imana izabutubaza uko twabukoresheje ku murimo w'iki w'Imana. Hariho umusore umwe wigeze kutubwira atari ko ba pastor ati njye indirimbo 2 ntaza ndirimba mu ndirimbo zo gushimisha. Njyewe ari indirimbo 2 ntaja ndirimba. Indirimbo ivuga ngo ibyo ntunze nanje ubwanje ni iby'uwo mucunguzi. Ati yo muririmbye njyewe ndicara sindagara muri urwo rwego. Ati ndatsinzwe. Ati indirimbo izi nsinda. Ariko ngira ngo twe twayiririmba. Hari utayiririmba. Hari utavuga ngo ibyo ntunze nanje ubwanje ni iby'uwo mucunguzi. Njyewe ndabyemera ni iby'uwo mucunguzi byose. Amen. Indi ndirimbo uyu musore yavuze ngo ataje aririmba, ngo ni indirimbo ngo nge ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu bikeya, mu bintu ngeze ryari. Aravuga ati indirimbo nanjye sinayiririmba. Ati indirimbo rwose zitsinda, ariko twebwe tuzatuyiririmba. Amen. Haleluya. Nanjye ubivuga ni ukuri, nzaba umukristo kugeza gupfa. Ni ukuri, n'Imana irabizi twarabisezeranye. Imana izatubaza ubutunzi bwacu ko twabukoresheje. Icyagatanu Imana izatubaza impano zacu. Amen. Impano zacu ko twagize gute, twazikoresheje. Izi impano Imana yaduhaye izatubaza uko twazikoresheje. Rikime kuvuga ku mpano bukeya. Haleluya. Timurasoma muri Matayo 25 ibice umurongo wa 14 aho ngaho. Barya bahawe italanto. Namba mwarasomye, umwe yahawe zingahe? 5. Undi ahabwa zingahe? Undi bamuha italanto 1. Reka mvuge yimwe gusa. Amen. Yesu ashimwe. Muza agaciro k'italanto 1. Buri hari abantu baje babiririmba bakanabisoma bataza agaciro kayo. Italanto 1 irangana n'umushahara w'umuntu w'imyaka 20. Kandi bavuga umuntu babarira ku lisansi umwa 0. Si amafaranga menshi. Italanto 1 irangana n'umushahara w'umulisansi w'imyaka 20. Ayo mafaranga si menshi? Ni menshi cyane. Tuyashize no mu izahabu no mu gaciro k'izahabu arangana n'ibiro 34 by'izahabu. Ni amafaranga n'akayabo ni menshi.
uyu wahawe italanto imwe reka ariwe nivugira gusa ngo arayifata agira gute? Arayifata, afata urwobo agira gute? Aracukura, arigendera. Kandi bose nyiri kubasigira italanto yarabwiye ngo nzagaruka inze tubarane ibyo nagize gute, ibyo nabahaye. Yeme abantu barimo gukinisha impano z'Imana bahawe, Imana muzabaranwa. Ubyumve, ubyakire, utabyakira utabyemera, Imana izaza muzabaranwa ibyo yagize gute, yaguhaye. Muziko abantu batagitinya Imana ikakwizera ikaguheza impano runaka, Imana ikakwizera ikaguheza italanto runaka, warangiza ya mpano Imana yaguhaye ukayifata ugacukura ukiryamira ukihesha amahoro. Abantu ntibatinya n'ukuri, nyiri ibikorwa azaza kubarana nawe, uzamwereka umusaruro wakuyemo. Imana izatubaza impano yagize gute, yaduhaye. Amen, haleluya. Reka tujye muri kiriya gitabo cy'Abakorinto. Igitabo cy'Abakorinto cyanditswe na Paulo. Cya gatandatu. Urakoze cyane, murabigisha beza. Murabigisha beza. Imana ibaheze umugisha. Cya gatandatu, Imana izatubaza, reka nze kibabwira ikindi cya gatandatu. Imana izatubaza, twari tuvuze kuko Imana izatubaza, twari tuvuzemo ubutunzi, twavuzemo ubutunzi, twavuzemo imbaraga, twavuzemo imbaraga, okay. Ikindi Imana izatubaza imirimo twakoze y'urukundo, imirimo twakoreye Imana y'urukundo. Murabigishwa beza, Imana ibaheze umugisha. Asante, muramfashije. Ngibyo ibintu bitandatu Imana izatubaza. Amen. Paulo niwe wanditse kino gitabo. Murabizi ko Paulo yakoze ingendo zivuga butumwa. Amen. Navuze ngo ndakora nka mwarimu, aho utumva uzozandika ukuboko hejuru rwose tubijyanemo neza. Ariko ndaje gutinda ku gice cya 15. Paulo niwe wanditse runo rwandiko rwa Paulo, kuko Paulo yanditse inzandiko 13, nubwo Abaheburayo bakeka ko ari we rwanditse, ariko cyane cyane biritwereka ko Paulo yanditse inzandiko 13. Paulo rero muri inzandiko 13 yanditse zirigabanije mu bice bigana ko muri 4. Hari inzandiko z'agakiza, hari inzandiko zivuga ku bihe imperuka, hari inzandiko z'umubabaro, les lettres captifs, hari n'inzandiko z'agakiza. Ariko ubw'Abakorinto ziri mu nzandiko z'agakiza. Paulo rero muzi ko Paulo yakoze ingendo zivuga butumwa 3. Urwa 4 nirwo yagiye ntiyagaruka, yaje kugwa i Roma kubw'umwami Nero, umwami w'i Roma. Paulo mu rugendo rwa mbere yarabwirije, aja gutanga raporo i Yerusalemu kuba mukuriye kuri ba Petero no kuri ba Yakobo n'abandi, ajya gutanga raporo. Paulo arongera aragaruka ajya mu ivuga butumwa rya 2. Igihe ari mu ivuga butumwa rya 2, tuvuge ngo amen. Paulo nibwo yabonye umuntu amubwira ngo Paulo we jya kubwiriza mu Burayi, jya kubwiriza Makedoniya. Ngwino jya kubwiriza i Makedoniya. Paulo amenya ko ari Imana ivuze. Paulo jya kubwiriza i Makedoniya. Paulo rero mu rugendo rwa 2 bari abantu 4. Hari Paulo, hari Sila, hari Timoteyo, hari na Luka. Ariko Timoteyo yari umunyamahanga, uretse ko nyine na nyirakuru bari Abayuda, ariko nawe yari umunyamahanga, ari umugiriki. Naho Luka we yari umugiriki 100%. Luka yari umugiriki, uretse ko yari n'umuganga, yari n'umudokiteri. Sila na Paulo nibo bari Abayuda. Baragenda rero umudugudu wa mbere bagezemo. Amen. Turi kumwe? Imana bamugisha. Umudugudu wa mbere bageze mu mudugudu hariya i Filipi, nibwo ho ba mbere bageze. I Filipi bahageze rero, Paulo ikintu yakoze nibwo abundi yasanze Imana ikingura umutima w'umudamu Rudi yabacuruzaga, arabakira. Paulo rero hari igikorwa cyari cuzuye abadayimoni ngo cagiriraga bashebuja indamu, caraguraga ngo ba Paulo, cyaroga gisakuriza ba Paulo, kibabwira ngo bagaragu b'Imana isumba byose. Paulo ngo yumva akomeje kubasakuriza, Paulo ngo arahindukira aca hadayimoni yari muri wa mukobwa ngo imuvamo. Wa mukobwa ahita muzima. Akize bashebuja za nyungu bamubonagamo barazibura. Baravuga ngo ninde ukoze ibi? Baravuga ngo ni Paulo na Sila na Luka na Timoteyo. Niwe munsi bafashe Paulo na Sila baramufunga. Impamvu atafunze
Timoteyo nuko ari umugiriki, impamvu atafunze Luka nuko ari umunyamahanga nawe yari umugiriki. Paulo na Sila baramufunga, murabizi ko babwiye imbohe ngo mubate mu cyumba cyo hagati kandi mubabohe amaguru n'iki n'amaboko. Babwira imfungwa ngo wite ku mfungwa zose, ngo ariko cyane aba bagabo bombi. Haleluya. Ariko bagejeje mu gicuku bakoresheje intwaro ebyiri, bararirimbye barasenga, iminyururu igira gute? Iradohoka. Iminyururu imaze kudohoka, inzugi zirakinguka. Abandi ntibigeze, izindi mbohe ntizigeze zimenya amakuru. Paulo na Sila ngo bahagarara ku muryango wa gereza, ngo wa mucunga gereza akinguye, yarebye asanga imiryango yakingutse, ngo yirukanka cyane kureba za mfungwa. Paulo na Sila ngo ahageze baramubwira ati asanga urugi rwakingutse, ngo agiye kwiyahura kwiyica, baramubwira ngo tugire ico witwara, turi hano. Haleluya. Ngo agira ubwoba, arabwira ngo se niki nagira nte nanjye mbashe kumera nkamwe mpabwe y'impani barimo. Barambwira ngo biroroshe, n'ukwizera Yesu k'umwami n'umukiza wawe. Arabwira ati rero nimuhoze imbajyane mu rugo iwanje. Ngo abajyana mu rugo iwiwe, ngo abomora inguma, arabagaburira bitaha bagirira neza, arangije ngo arakizwa n'umudamu we n'abana be, barababatiza. Uwo munsi agakiza gataha mu wiwe. Haleluya. Nibwo bamenye amakuru, babwira Paulo ngo se Paulo tubacikishe mugende. Paulo avuga ati ntabwo ncika nk'umujura, mwamfuze ku manywa kumugaragara abantu bose babireba, muzandekure kumugaragara abantu bose babireba. Amen. Nibwo Paulo yaje kuva i Filipi, Paulo arambuka ajya hariya i Tesalonike. Ahageze i Tesalonike, amen, turi kujyana. Paulo ageze i Tesalonike, yahamaze ibyumweru bitatu, iminsi 21, abwiriza abantu b'i Tesalonike, ababwiriza Yesu wabambwe, ababwiriza Yesu wapfuye, ababwiriza Yesu uzagaruka kujyana itorero ryiwe. Ngo babwirije Yesu barakizwa, ariko abayuda bari bahari ngo bamugirira ishari, bamerera nabi Paulo. Ariko Paulo ngo abigisha umuzuko. Haleluya. Haleluya. Nibwo Paulo yahavuye mu byumweru bitatu, Paulo aramanuka aje i Beroya. Ageze i Beroya nanone Paulo arongera ababwiriza nabo, ababwirije ngo abayuda bashaka kwica Paulo. Paulo nibwo yakomeje agera muri Atene. Haleluya. Paulo ageze muri Atene arababwiriza. Atene murabizi ni mu Bugiriki, niho filozofi yose iba. Murabizi ari muri za Atene mu Bugiriki niho bari abafilozofe bakomeye, bari aba Plato, ba Socrate, n'abari aba René Descartes, no bari baba, n'abari aba mathematiciens, bari aba Pythagore, bari abanyabwenge bose babaga muri Atene. Paulo ageze muri Atene arababwiriza. Haleluya. Ariko ageze muri Atene yasanze ngo ibigirwamana byinshi, ariko asanga banditse ngo ikindi kigirwamana c'Imana itamenwa. Bari bavuze Imana ya Isiraheli, Imana nyamana. Barabwira ngo Imana mutazi niyo naje kubabwira. Amen. Paulo arababwiriza, barakizwa abantu muri Atene. Nibwo rero Paulo yageze i Korinto. Amen. Haleluya. Turi kumwe. Paulo agera i Korinto. Paulo ageze i Korinto arababwiriza. Paulo arangije kubabwiriza, Paulo avayo, ava i Korinto. Mu rugendo rwa kabiri asubira i Yerusalemu gutanga raporo. Mu rugendo rwa gatatu Paulo nibwo yageze muri Efeso. Ubwo twinjiye mu gitabo rero. Paulo ageze muri Efeso. Amen. Haleluya. Abona abantu bavuye i Korinto, basanga Paulo, baza kumubwira amakuru y'umurimo, uko umurimo wari uhagaze. Kuko i Korinto ntitwinjira mu mateka y'i Korinto, ariko i Korinto murabizi ko habaga ibigirwamana byinshi. Hari ingoro y'ibigirwamana, hari ibigirwamana 12 basengaga, ariko hakaba ikigirwamana gikomeye cyane cyarutaga ibindi, ikigirwamana bitaga ngo ni Afrodito cyangwa se Arutema, ngo cyari ikigirwamana kiruta ibindi. Murabizi kuko iki kigirwamana ngo cyagiraga abagore 1000 b'indaya bagikoreraga. Turaza kwagaruka abagore indaya 1000 bagikoreraga. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Paulo arababwiriza rero ari za ndaya, n'abandi bose barabireka babivamo bakurikira Imana. Paulo rero hageze babantu ageze muri Efeso mu rugendo rwa gatatu, niho yandikiye kino gitabo c'Abakorinto, urwandiko rwa mbere. Paulo rero baza kumubaza amakuru, amubwira ngo Paulo we tubwira amakuru. Baramubwira ati dore amakuru yasigaye aba i Korinto, kuko Paulo nawe yarumvishije amakuru. Amen. Haleluya. Ndababwira kino gitabo kigizwe n'ibintu 9. Nibyo ngiye kubabwira ibintu 9 bigize kino gitabo c'Abakorinto. Ibintu bitatu nibyo Paulo yabanenze. Paulo yabanenze ibintu bitatu, nabo babajije Paulo ibintu 6. Uko nico kigize kino gitabo. Ni mubyumva turasenga tuzaba dushoje kino gitabo. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Ni kino gitabo rero kigizwe n'ibintu 9 nibyo bigize kino gitabo c'Abakorinto. Paulo rero ico yabanenze, tuvuze ko Paulo yabanenze ibintu 3, nabo babajije Paulo ibibazo 6.
ariko Pawulo byose agira gute? Arabisubiza. Amen. Icyambere Pawulo yabanenze. Pawulo yamenye amakuru y'i Korinto, aza kumenya amakuru y'i Korinto. Icyambere Pawulo yabanenze kwirema ibice muri Korinto. Nubushe mushiki wacu yigeze kubikomozaho. Pawulo amaze kugenda i Korinto, basigaye birema ibice. Bamwe baravuga ngo twebwe turaba Apolo, abandi bakavuga ngo twebwe turaba Kefa, abandi ngo twebwe turaba Pawulo, abandi ngo twebwe turaba Kristo. Ibyo bibaye ibice bingahe? 4 mu rusengero. Tekereza ko kuyobora urusengero rurimo ibyo bice, ibice 4. Bamwe abavugaga ngo naba Apolo, turi kumwe, haleluya. Abavugaga ngo naba Apolo, aba Pawulo, abavugaga ngo naba Pawulo n'abasaza, abantu Pawulo yabwirije bakuru bakera, abasaza babwirijwe na Pawulo, baravugaga ati twebwe tuzi ni Pawulo. Abayuda bari i Korinto baravugaga ati twebwe Kefa niwe wacu Petero, twebwe turaba Kefa. Abanyabwenge, abasore, intellectuel, abasore bakavuga ati twebwe bose ntabo tuzi ni Apolo, uko Apolo yari intyoza cyane, yari intyoza yarazi kuvuga cyane, bakavuga ati twebwe turaba Apolo. Abanyempano badafite aho babogamiye bakavuga ati twebwe turaba Kristo. Amen. Kristo bamugira ibice 4. Pawulo arababwira ngo mwaba Korinto mwice Korinto narakibanenge, arababwira ngo namba njyewe Pawulo, haleluya, njyewe Pawulo namba narahinze, Kefa agatera, Apolo akuhira imbuto, ariko nyiri kuzimeza niwe nyiri murimo. Haleluya. Ahari ubuhanga bwose, guhinga turahinga, gutera turatera, kuhira turuhira, ariko ntawe urabwira imbuto ngo igire gute? Imere. Nyiri kumeza niwe nyiri murimo. Arabwira ngo nta wundi ni Kristo. Haleluya. Haleluya. Parabwira ngo rero mwoye kugabagabana Kristo, mwoye kumugira ibice. Amen. Ngiki cyambere Pawulo yabanenze nuko bari barazanyama ibice mu murimo w'Imana, ariko murimo w'Imana tugomba kuboneka mu ibice. Haleluya. Twihuta. Icya kabiri Pawulo yabanenze ubusambanyi bwari Korinto bwari bukabije. Pawulo amaze kuhava, munemerere mwumva aya magambo, Yesu ashimwe. Pawulo amaze kuhava, hari abantu baje barangije babona Pawulo ibyo yakoraga, za ndaya zaretse uburaya bwabo, kandi binjirizaga ikigirwamana Afrodito, baracinjirizaga cyane. Amen. Reka mbabwire nakangaka, izi ndaya muzi ikintu cyazirangaga. Tumurasoma muri Bibiliya kavuga ngo si byiza ko umugore agira gute? Yimoza umusatsi. Ngo n'umugabo nawe ntagomba kugira gute? Ngo ntagomba guhetereka iki? Guhirimbuza umusatsi. Abiga baza bavuga ngo uzaba byakomotse ziriya ndaya 1000 zakoreraga hariya kuri kiriya kigirwamana, ngo icyabarangaga izo ndaya ngo nuko ziyogosheshaga zigakoraho umusatsi wose, nicyo cyazirangaga. Abagabo nabo icyabarangaga ngo nuko barekaga umusatsi ntibiyogoshe, mu buryo umusatsi wagwaga inyuma ngo bakakwandagira n'aha hasi. Pawulo areba kubicyaha, abona ati baye bamwumva. Pawulo avuga ati kubicyaha nta mugore ugomba kwimoza umusatsi, kandi nta mugabo ugomba guhirimbiza umusatsi wiwe. Niho byakomotse. Amen. Rero ubusambanyi ni ikintu cya kabiri kiri muri iki gitabo, ubusambanyi. Pawulo amaze kuhava, babami babatware babayobozi b'i Korinto ngo ubukungu bwaramanutse bw'igihugu. Ubukungu bumanutse bw'i Korinto, baravuga ngo si ubukungu bwatewe niki? Baravuga ati nujya Pawulo yomeje isi, Pawulo yaje avuga Kristo wabambwe arazuka, abantu bose bamuyobotse, cya kigirwamana cyacu Afrodito nta musaruro cyacinjiza, ibintu byarangiye. Ati rero bari abantu rero babayobotse Pawulo, ni mufatira imitungo yabo kandi mubangaze mubakuri Korinto. Kibaye ikibazo. Baravuga ati se twakwe ibyacu tunyagwe ibyacu pe tubireba, ariko kandi ni Imana ya Pawulo ni nziza. Ati dukora iki? None mureke twatugera dukorera Imana ya Pawulo, tugaruke dukorere n'ikigirwamana kiriya kigirwamana cya Afrodito. Ubwo abakoreye Imana zingahe? 2. Ngo barushaho gusambana, ngo ubusambane buruhe bwinjira mu itorero. Barajye kubandikira, arabwira ngo bene data ntimuzi yuko imibiri yanyu, haleluya, timuzi yuko imibiri yanyu ari urusengero, ari urusengero rw'Imana.
Ukime kuvuga ku rusengero we, timuzi yuko imibiri yanyu ari urusengero. Twarebye Mose yigeze kubaka urusengero rw'ihema, abandi bubaka urusengero rwa Sulemani arirwo n'uru dufite, ariko mureke babwire urusengero nyarwo ni urusengero rwo mu mutima. Imana yabwiye ngo se wanubakira inziki, ijuru ni intebe yanjye, isi ni intebe y'ibirenge byanjye, wanubakira inzuki. Imana iziba ni mu mutima. Uru rusengero rwo mu mutima turarugendana, turarwimukana, haleluya, turaruryamana, turarwiriranwa. Uzugi Gisenyi ukarujyana, wajya Cyangugu ukarujyana, wajya Amerika ukarujyana, wajya mu Bushinwa ukabujyana. Nguru urusengero rwa mbere ni urusengero rwo mu mutima. Haleluya. Niyo mpamvu wa Mushunemukazi hariya mu ndirimbo ya Salomo ibice 3 yaravuze ngo nashatse umukunzi wanjye, ngo ndamushaka, ngo ndamubura, ngo ngeze aho ndamubona, ngo mubonye, ngo ndamufata nanga kumurekura, ngo mujyana mu cyumba cya mama wambyaye. Icyumba cya nyina mubyaye niki? Ni umutima wacu. Niho tuzatubika Yesu. Yesu tuzatumubika mu mitima wacu. Haleluya. Ni kumwanditsi yanditse Dawidi ngo nabika ijambo rya mu mutima wanjye kugira ngo ejo ntazagira gute, ntazagucumuraho. Haleluya. Paulo rero abacaha ubwo busambanyi bwa Korinto. Icya gatatu Paulo yabanengeye ni ukuburanira mu banyamahanga, ngo bareganaga hanze bakaregana no mu banyamahanga. Paulo ababwira ngo ntibikwiriye. Buriya imanza z'abakristo zigomba kurangizanwa n'abakristo, ariko ngo bazisohoraga bakazijyana hanze bagasebya itorero ry'Imana. Barabwira ngo binti bikwiriye. Ntimuzi ko muri mwebwe harimo ati kuko imwisuzugura, ngo ntimuzi ko tuzakira n'abandemewe, ngo tuzakira n'abamarayika imanza. Haleluya. Ati muzakira n'abamarayika imanza kuko imwifobya mwisuzugura. Imanza zanyu zonyine mwenyine zo mu itorero zigomba kurangirira mwenyine mu itorero, ariko ntizigomba gusohoka hanze. Ngo Paulo ndacyana kibanengera yuko imanza zabo bazijyanaga hanze. Ngibyo ibintu bitatu Paulo yabaneze: ni kwirema ibice, no busambanyi bwari mu Korinto, ndetse abanengera kuburanira mu banyamahanga, kubatizeye, kubadafatikanije imyizerere. Nizo bintu bitatu Paulo yabagaye. Reka vuga ibintu bitandatu Paulo bamubajije. Amen. Haleluya. Ikindi babajije Paulo, baramajije ngo se Paulo, amen, kwambara igita, kwitega umutwe no kutitega hari ikibazo? Turi kumwe? Hari abazabibaza kino kibazo? Amen. Umva igisubizo cyacu. Kwitega no kutitega bimeze. Paulo ageze i Korinto, Paulo yarababwirije, arababwiriza, azana ijambo rivuga ngo muri Yesu ni koko, muri Yesu nta mugabo nta mugore. Amen. Muri Yesu twese turi iki? Turi bamwe. Nta mugabo nta mugore. Paulo avuze ayo magambo, abagore Paulo asubirayo. Abagore ati ati muzi ko Paulo yavuze ngo ntiyakira umugore, ntiyakira n'umugabo. Atereka natwe dukure ibitambaro tumere nk'abagabo. Bakuraho ibitambaro. Abagabo bagatse mwakwambara ibitambaro. Atoya. Soma. Paulo aratubwiye ngo nta mugabo nta mugore muri Yesu, none twambarira ibitambaro kubera iki? Paulo bamubaza icyo kibazo, ambwa ati buryo umaze kugenda abagore bambuye ibitambaro baba nk'abagabo. Isi ibyo bintu ni icyaha, si icyaha, ni amakosa, ni gute wabitubwira? Paulo arababwira tumva. Haleluya. Arababwira ngo agakiza ntikari mu gitambaro. Nta gakiza kari mu gitambaro. Agakiza kari hehe? Kari mu mutima. Ariko turi kujyana. Ariko ubundi Korinto igitambaro cyasobanuraga iki? Buri igitambaro cyo gisobanura iki? Gitambaro cyasobanuraga umugore wese, umukobwa ntiyambaraga igitambaro i Korinto, ariko umugore wese yambaraga igitambaro. Gisobanura ngo ni icubahiro yubaha umugabo wiwe. Buri igitambaro gisobanura icubahiro cy'umugabo wawe. Paulo arababwira ngo agakiza ntikari mu gitambaro. Amen. Agakiza ntikari mu gitambaro, ariko abwira ngo kubwo kubaha abagabo bayo, kubw'icubahiro bubaha umutware wawe, umugabo wawe k'umutwe w'urugo, ugomba kwambara igitambaro, ariko agakiza ntikari mu gitambaro. Amen. Abarabasubije. Kibazo cya kabiri babajije Paulo. Haleluya. Haleluya. Bamubajije hejuru y'igaburo ryera. Baravuga ati Paulo, igaburo ryera ni gute rigomba gukorwa? Kuko wamaze kugenda twakora igaburo rikabamwe akavuyo, nakavuyo mu igaburo, igaburo nyaryo tugomba kurikora gute? Muza akavuyo kabagamo bazanaga ibyo mu mago yabo,
ko uyu munsi namba twakoze igaburo abantu bakazana ibyo basize mu mago mukazana tukabisangira, noneho twagera igihe cyo kurya haza kubamo ibintu by'ubusambo, abakire bakarya bagasahura ngo bakarya bya bindi byabo byiza, ntibarye bijya by'abakene, ngo abakene bagataha bashonje, ngo habaho kwivovota, haba akavuyo, habamo ubusumbane. Babibwira Pawulo, Pawulo arabireba aravuga atoya, haleluya, Yesu ashimwe. Pawulo aravuga ati mva uko mugomba kurya igaburo ryera, umuntu wese muzamuza mwese musangire amaraso ya Yesu n'umubiri wa Yesu. Ibyo birabaye, ushaka guhaga ajiwe mu rugo. Niko Pawulo yabahuguye, niko Pawulo yababwiye. Ariko reka mbe kuvuga ku igaburo bukeye. Haleluya. Umukristo utarya igaburo uwo ni umupagani kimwe n'abandi, uwo si umukristo. Muri Yohana haravuga ngo urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye. Haleluya. Niyo azaba yarasinziriye yarapfuye, ku munsi w'imperuka nzagira gute? Nzamuzura. Ariko utarya umubiri wanjye ntanywe n'amaraso yanjye, nta sano tugize gute? Nta sano dufitanye. Abatarya umubiri wa Yesu n'igaburo ryera ni abapagani kimwe n'abandi. Ikindi babajije Pawulo, amen, ubwo tugeze ku cyakangaye cya gatatu, Imana ibaheze umugisha. Ikindi babajije Pawulo inyama zaterekerejwe, bambwira ati se Pawulo, inyama zaterekerejwe biremeye kuribwa cyangwa ntizigomba kuribwa? Kuko umaze kuhava n'ubundi kiriya kigirwamana bari mu kujyana inyama bakaterekera abantu bakazirya, ese birakwiriye cyangwa ntibikwiriye? Pawulo aravuga ati ku bwanjye urwego ngezemo Kristo namize nabonye igishushanyo nticancumuza. Haleluya. Igiti kibajwe kimwe bacana ikindi bakagira ngo ni Imana, ico nticancumuza pe. Ariko ku bwa bene data bari abakiri batoya mu gakiza, kugira ngo tutabacumuza, ngewe uyohereye uyu munsi sinzongera kurya inyama iteka. Niko Pawulo yavuze. Ahubwo ngo mbere abandi gisitaza sinzongera kurya inyama iteka. Reka mbavuge mu iri jambo. Haleluya. Buri ikintu cyose kibera mugenzi wawe ikigusha, ngewe nakireka. Haleluya. Ngewe nakireka. Iwanjye barabizi, abiwacu n'ibiki barabizi. Hari intiriya iwacu bakunze gukoresha by'ubushera bene ko bakabivanga n'ibindi bene ibyo ngibyo, umuntu akabinywa yabinywa agasinda. Wamaza ko wasinze uri umudiyakoni uri umukozi w'Imana uri iki, ati n'ubushera nanyoye, ariko wenda yavanze n'iki n'ibindi. Ngewe mpita mvuga nti mwaba Kristo mwe, boretse ko ngenda ntazambunywa sinigeze nabunywa, ariko ndabwira ngo mwaba Kristo mwe ufite agakizo hawe ujya mu ijuru, kubwo kudacumuza, kwirinda gucumuza bagenzi be, ngewe nabureka burundu kugira ngo ndacumuza bagenzi banjye. Cyo nshatse kuvuga, ikintu kigomba kubera mugenzi wawe kigusha ugomba kukireka. Haleluya. Kugira ngo atabona mwiki urwitwazo. Amen. Icyakane babajije Pawulo, bamubajije hejuru y'impano. Pawulo amaze kuhava habayemo akavuyo k'impano. Impano zigira akavuyo, habamo akavuyo. Umuntu yahaguruka kubwiriza ntarekure mikoro akabwiriza, bagira ngo umukoreho aterekerekana n'ingiye ukaze. Undi yahaguruka guhanura agahanura, mwagira ngo mu mwaka ijambo atereka ninjye uvugana n'Imana muravuga iki namwe. Undi yahaguruka kuririmba ati ntararirimba mwari mwanezerwa, ngo habamo akavuyo mu buryo bw'impano. Babwira Pawulo ati watubwira iki hejuru y'impano? Pawulo arabwira ati uvuga ukuntu impano zikorana. Haleluya. Pawulo arababwira ngo umubiri ugizwe n'ingingo nyinshi, ugizwe n'amatwi n'amaso n'amazuru n'amaboko. Uko ingingo ziri ku muntu zigirana umumaro, niko n'impano zigirana umumaro. Amen. Ugutwi ntikwakwanga kumva ngo ntikuri kuki ku mubiri. Amaboko ntiyakwanga gukora ngo ntari ku mubiri. Amaguru ntiyakwanga kugenda ngo ntari ku mubiri. Uko ingingo ziri ku mubiri zigirana umumaro, niko n'impano z'Imana zigirana umumaro. Muririmbe, mubwirize, muhanure, impano zose zigire gute zuzuzanye kubwo kwagura ubwami bw'iki bw'Imana. Avuga ngo nta mpano iruta iyindi. Murabyemera? Impano yose Imana yagwaye ikoreshe neza, nta mpano iruta izindi. Amen. Haleluya. Ikindi babajije Pawulo,
baramubaza ngo Pawulo, aho ni hejuru y'impano. Amen, haleluya. Baramubaza ngo impano zirimo impano 9, ibindi twakwirirwa tubitindaho kuko tugiye kubivuga twatinda. Tugiye tuvuga impano uko ari 9 twatinda, ariko impano ni 9 kandi izo zose ziruzuzanya. Uko ari 9 zigabuyemo uburyo 9, uburyo butatu. Niyo ari 9 ariko zigabanijemo uburyo butatu. Ikindi babajije Pawulo cya 5, tugeze ku cya 5, bamubajije hejuru y'indowa. Indowa murayumva? Hejuru y'abashakanye, hejuru y'abashakanye. Bamubajije hejuru y'abashakanye, babwira Pawulo ngo ese gushakana ni gute? Dusobanurira iryo jambo. Pawulo arababwira ngo ibyiza mwari kumera nkanjye. Pawulo ntigeze ashaka. Arabwira ngo kugira ngo urusheho kunezeza umwami ugomba kumera nkanjye. Pawulo ntiyashatse, ariko ubwo kwirinda aho kugira ngo ugire irari nuko washaka. Ariko wumva nta rari ugomba kugira nuko wakwibera nkanjye. Ariko arabwira ngo namba ushatse ugomba kugira umugabo umwe n'umugore umwe, nyuma yaho ububaye umusambane. Kandi arabwira ngo ntacyo kigomba gutandukanya umugabo n'umugore, ariko hageze igihe bagatandukana, umugore azaba igishuba zikwiyo n'umugabo azabiyo, bombi bazifata ntibagashake. Iyo bashatse baba basambanye, ahubwo bazareba ukuntu bihuza. Ariko nibatihuza bazaba igishuba ziko. Kandi iyo watandukanye n'umugabo ari umugabo ari umugore, ntibagomba guhabwa inshingano mu rusengero. Bagomba gusa kuba abakristo, ariko ntibagomba kujya muri korari, ntibagomba guhabwa ubudiyakoni. Nta yindi nshingano bagomba guhabwa, ni ibishuba ziko. Aba ariko Pawulo ababwira ko niko biri bivuga. Iyo umugabo yatandukanye n'umugore we, bombi bagomba kwiyunga bakihuza. Ariko iyo batihujije, umugore azaba hariya yifate n'umugabo yifate. Iyo uwo muri mwe ashatse ababaye umusambane. Kandi muri kujya kwifata kwabo, ico bemerewe ahari boryigabura, iryo bararyemerewe boryigabura gusa. Ariko nta yindi nshingano yo mu rusengero bagomba guhabwa, nta nimwe bagomba guhabwa. Uko ni ukuri kwa Bibiliya. Arabwira ngo nanone, amen, arababwira ngo naritinda, arabwira ngo iyo umugore akijijwe, umugabo akaba adakijijwe, ngo wa mugore we ihambirire ku mugabo wawe kugira ngo uzagire gute? Uzamuhindure. Cyangwa se nimba umwe muri bombi yakijijwe, umwe ndagomba kumwihambira kugira ngo amwerere imbuto azamuhindure. Aravuga ngo ariko bombi iyo badakijijwe, umugabo n'umugore iyo badakijijwe, ngo abana babo babahumanye. Ko niko biri bivuga, ngo abana babo babahumanye. Niyo mpamvu uyu mugore n'umugabo badakijijwe, abana ntitwababarika, tibabaza nango abakozi b'Imana basengere, ntibizashoboka. Pawulo abahugura gutyo. Twahavuga byinshi. Tugeza ku cyakangahe? Icya 6. Ababwira hejuru, twavuze hejuru yo guterekera, twabivuze inyama no gutega umutwe, igaburo ryera, impano, hanyuma n'umuzuko n'indobo n'abashakanye. Okay, none cya 6 n'umuzuko. Haleluya. Kandi none nashatse ko ariho tuganiraho, kandi turaganira twitonze. Ndashakira aya magambo mu yumve. Pawulo amaza ngo se tubwire hejuru y'umuzuko. Pawulo arababwira ngo umuzuko, haleluya, haleluya, tugiye kuganaho bukeya kumperuka. Kandi abantu bubu cyane, abantu benshi bakeneye kumva inyigisho, ibintu bisa n'ibitangaza. Imana yahinduriye amateka, ugiye Amerika, ugiye mu Bwongereza, si bibi, ndabyemera nanjye. Ariko biravuga ngo nitubwiriza abantu ntitibageze ku gakiza k'umusaraba, twaba turuhijwe niki. Reka mbabwire eschatology, imperuka. Turacyari kumwe? Turebe mba turi kumwe. Imana ibaheze umugisha. Babaza Pawulo hejuru y'umuzuko, barabwira ngo imizuko ni 2. Ababwira yuko hari imizuko 2. Hari umuzuko w'abera, hari n'umuzuko w'abanyabyaha. Turi kumwe?
uwabera tuwusoma he? Muzasome muri Daniyeli ibice 12 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3 aho ngaho bagenda bavuga ngo bamwe bazazukirwa gukogwa n'isoni, abandi bazukira ubugingo bugira gute? Ngiyi mizuko ibiri. Ariko ababwira ngo muri iyi mizuko ibiri munemerera amagambo ndayajyana gahoro abantu bayumve. Arabwira ngo muri iyi mizuko ibiri hari umuzuko wabera, hari n'umuzuko w'iki? W'abakiranutsi. Amen. Muri uyu muzuko w'abakiranutsi ugizwe n'ibice 5. Nibyo tuza gusorezaho. Uyu muzuko w'abakiranutsi ugizwe n'ibice bingahe? 5. Ariko imizuko ni 2. Nongere mbisubiremo, imizuko ni 2. Hari umuzuko wabera n'umuzuko w'abanyabyaha bazazukirwa gukogwa ndetse no gusuzugurwa no gucirwa iteka. Ariko umuzuko wabera ugizwe n'ibice bingahe? 5. Ngiye kubabwira imizuko 5 yabera. Umuzuko wa mbere wabera ugizwe na Kristo, niwe muganura w'abazutse. Haleluya. Yesu niwe muganura w'abazutse. Yesu yarazutse, ntakiri kuzimu, Yesu yarazutse. Kandi Yesu amaze kuzuka yazukanye n'abera bafanye ibyiringiro. Barimo ba Abrahamu, barababonye barimo batambagira ku murwa hehe? Umurwa Yerusalemu, barimo batambagira. Yesu yazukanye abera, nahabwa icubahiro. Haleluya. Kandi Yesu ntagipfuye iteka. Nikumurimbye yaririmbye yaravuze ngo ubwo atagifa nanjye singipfuye, njyewe na Yesu turumwe. Umuzuko wa mbere ni umuzuko wa Kristo. Hari abandi bazutse, Barazaro barazutse, wa mwana wa Yayiro, ni benshi bagiye bazuka, ariko barongeye bagira gute? Barongeye barapfa. Ariko Yesu yazutse rimwe, ubu utazongera gupfa iteka ryose. Nguwo umuzuko wa mbere ni umuzuko wa Kristo, niwe wazuye abari bapfuye, niwe wabaye umuganura wo kuzuka. Amen. Umuzuko wa kabiri ni umuzuko w'itorero. Twebwe Kristo naza, bariya bacu bapfuye bizeye, turi kujyana, bariya bacu bapfuye bizeye impanda y'Imana nivuga, bariya bacu bapfuye bizeye bazumva impanda. Natwe tuzaba tukiriho duhindurwe, dusanganire umwami hehe? Mu kirere. Abatesalonike igice cya 4 umurongo abambere bice 4 umurongo wa 13. Haravuga ngo umwami w'Imana ubwo azaza, haramvugamo impanda 3, ngo azavuga impanda y'Imana n'impanda y'umwana ari we Yesu, ngo n'impanda y'abamarayika. Muzice zazije gukora impanda y'Imana izaba ari je guhamiriza Satani ko nta zindi mbabaza gifite, yarangije gucirwa hiteka. Impanda ya Yesu azaba ari yo kujyana umugeni we yakoye amaraso yiwe. Impanda y'abamarayika azaba ari yo kwezi ikirere, itorero tuzazamukire ahantu hejejwe. Kuko murabizi ko wa munsi Satani agwa yagwanya abamarayika benshi, bamwe yabasize mu kirere, nibarya bazabimira amasengesho yabera. Iyo usenga mu ntegeke yuri musinzi urugira urya, ya masengesho ntahazagera. Hari abadayimoni bashinzwe kugwanya amasengesho baba mu kirere, hari abandi baba hano ku isi bashinzwe kugwanya abera, hari abandi babikuzimu babana na Satani. Ariko Kristo nagaruka naza kujyana itorero ryiwe. Haleluya. Yesu, abamarayika bazaza kwezi ikirere, itorero ry'Imana rizazamukire ahantu hejejwe. Amen. Yesu nagaruka rero azaza kujyana itorero ryiwe, niwe muzuko wa kabiri. Abapfuye bose, yo haleluya, abapfuye bose bizeye bazumva impanda. Natwe abazaba bakiriho duhindurwe, dusanganire umwami mu kirere, twimane nawe ingoma y'imyaka 7 turi muri paradiso. Haleluya. Haleluya. Tuzabana na Kristo muri paradiso. Ubwo impanda nivuga tuzahita tuzamurwa twebwe abizeye, n'abari bacu bapfuye bizeye nabo bazazuka, dusanganire umwami mu kirere, tumara n'imyaka 7 muri paradiso. Niho muze bavuga ngo tuzamara imyaka 7 muri paradiso. Reka mbabwire bizaba muri paradiso. Hazabamo nk'ibintu 2 muri paradiso. Imyaka 3 n'igice tuzaba turi mu rwambariro, indi myaka 3 n'igice tuzaba turi mu birori na Kristo. Amen. Haleluya. Haleluya. Ahangaha rero niho tuzambara amakamba. Hari amakamba 5 tuzambara, nta mwanya wo kuyavuga. Reka mvuge kuvugamo nk'abiri gusa base. Tuzambara hari ikamba ry'ubwiza. Ikamba ry'ubwiza rizambara bahinduriye abandi gukiranuka. Hari n'ikamba ryo kurushanwa. Iri kamba ryo kurushanwa ndivuga gute? Ni abantu bakora imirimo y'indashikirwa gusumbya abandi. Ni abadiyakoni bose, ariko uwagakora akitanga kuruta abandi azahabwa rya kamba. Ni abashumba bose, ariko akitanga kurusha izindi azaha n'ikamba ryo kurushanwa. Rizambara uwakoze imirimo idashikirwa gusumbya abandi. Kandi mu ijuru hari abandi bazakena. Hari umuntu uzaba mu ijuru udafite ikamba na rimwe. Niba abandi mwanditsi yanditse yaravuze ngo bameze nka kwa kundi kw'igiti cy'umushimbo bakuye hehe?
bakuye mu muriro. Ni wa wundi uzakiza ubugingo bwe gusa ngo butajya muri Gehenumu, ariko nta kamba na rimwe azambikwa. Uwo ni wa wundi utagira imirimo namba. Uwo azakiza ubugingo bwe gusa, ariko nta kamba azabona. Amen. Haleluya. Tuzasumbanya amakamba mu ijuru. Tuzasumbanya. Iyi myaka 7 rero tuyimarane na Kristo. 3 n'igice imirimo ipimwa, 3 n'igice turi mu birori na Kristo. Yuzura imyaka 7. Amen. Haleluya. Aha kwisi bizaba bimeze gute? Aha kwisi mureke mbabwire n'ikindi. Nuko amasaha Antikristo, mureke mbamara ubwoba. Antikristo ntabwo azigaragaza, azitangaza ku mugaragaro avuge ngo ni Antikristo itorero ry'Imana rikirano ku isi. Nta na rimwe. Ntabwo azakorana n'itorero habe n'umunsi n'umwe. Umunsi itorero rizazamurwa niwe munsi azakora ku mugaragaro. Karakora mu rwihisho, ariko ntarakora ku mugaragaro. Habe na kimwe. Azakora itorero ry'Imana ryaragize gute? Ryarazamurwa. Nimara kuzamurwa, munemere mwumve amagambo. Haleluya. Itorero ry'Imana nimara kuzamurwa, Antikristo nibwo azaza, ariko ntaziyita Antikristo, aziyita Kristo. Kuko abanyesirayeli abayuda n'uyu munsi bahora bategereje Mesiya uzaza kubakura mu ngo ku ngoma y'uburetwa. Bahora bategereje Mesiya uzaza. N'ubu Kristo yaraje ntibamwemeye. N'ubu ngubu igiye muri Israeli ni bakeya, hafi 20% nibo bemera ko Yesu ari umwami n'umukiza wabo. Abandi baracategereje Mesiya uzaza. Rero Antikristo naza, azaza akora ibitangaza, bavuge ngo nguyu Kristo, bamuyoboke. Mureke mbabwire ikintu azabakorera gikomeye. Turacyari kumwe? Aha. Muziki ndazabakorera. Azaza rwa rusengero twavuze rwubatswe na Salomo. Murabizi ko rwa rusengero rwubatswe na Salomo barwana, abakarudaya ari bo banyababuloni bararusenya. Zerubabeli arongera aragaruka aragubaka. Nyuma yago muri za 70 cage wa mwami w'Abaroma Titusi nawe arongera ararusenya. Kuva munsi barusenya, Abayisilamu bubatsemwe umusigiti n'amagingo n'ubu. Ariko Antikristo naza, itorero ry'Imana rizazamurwa, uriya musigiti ukiri hariya. Ntabwo utegereje kuzasenywa, uzaba ukiri hariya. Antikristo naza, azasenya uriya musigiti, abo arwubake. Bavuga ati aha, icyo twari twarabuze kuva kera turakibonye. Ngo bamuririmire, bamukomera amashi, bavuge ngo urakabeho niwe Mesiya twari dutegereje. Atabandi barananiwe. Mu gacu gatoya narangiza bazaza kumumenyera ku bintu bibiri, kuko atari Kristo, ari Antikristo. N'ibindi bibiri bazamumenyera. Ijambo rya mbere rwa rusengero ni kuzura, ngo azazana ikizira akizane mu nzu y'Imana. Kandi babizi ko abanyesirayeli ikintu cyose kituzaga kitatu y'inzara nticyatambwaga nk'igitamba, ariko uwo munsi azazana ikintu kituza, bakeka karinguru bazazana hera, bavuga ati uyu ntabwo ari Kristo. Icya kabiri bazamumenyeraho ni ya nimero yiwe 666. Azaza yishira umuntu mu ruhanga cyangwa ku kaboko kw'iburyo. Abanyesirayeli bavuga ati yo, ibi ntabwo ari byo, twarayobye, uyu ntabwo ari Kristo, uyu ni Antikristo, bamwanga. Ntamwesero uzarimbuka ico gihe. Ariko itorero ryaragize gute? Ryarazamuwe. Mureke mbabwire, twebwe abanyamahanga nta yandi mahirwe dufite. Utazumva impanda y'Imana nta yandi, ariko abanyesirayeli bafite andi mahirwe. Kuko biravuga ngo munemerere. Haleluya. Wa muzi azamahirwe bafite. Yesu yaje, munemere mumva aya magambo. Yesu yaje azi abanyesirayeli twese n'amahanga yose, aje kubacungura. Ariko wa munsi babamba Yesu, mwumva ijambo bavuze rikomeye. Baravuze ngo amaraso ye azatubeho twebwe n'abana bacu. Yesu ati sawa, ubwo mwaze ko amaraso yanje abacungura, muzacungwa kubwo amaraso yanyu. Bazakizwa kubwo amaraso yabo, atakira amaraso ya Kristo. Kuko amaraso ya Kristo azajyana itorero umugeni, ariko bazakizwa kubwo amaraso yabo. Muri iyo myaka 7 twebwe turi mu birori na Kristo. Iriya myaka 7 ni ibiki bizaba hano ku isi? Muri iriya myaka 7 hazaba ibyago, nta mwanya wo kubisubiramo. Niho hamuza mwumva bavuga ngo amafarashi, ibyago 7, impanda 7, amafarashi biriya byose bizasukwa n'uburakari n'umujinya w'Imana, bizasukwa ku isi kuko banze kumvira Kristo. Isi izacura umwijima, izuba ryonyine ubwaryo rizava mu gitereko. Ariko twebwe turi mu birori na Kristo imyaka 7. Haleluya. Ariko abanyabyaha bazaba bari muri uwo mubabaro, abasigaye n'abanyesirayeli bazaba bari muri ako karengane. Isi ngo izuba rizamanuka rive mu gitereko cyaryo, ngo rimanuke ryigire hasi.
imana irekure ubukoko bwo ku isi bwose ngo buze burya abantu n'imyaka yume, abantu babure uko babigenza, ngo bagere naho bavuga ngo n'abanyabyaha bapfuye ngo baraturuta. Ariko Bibiliya iravuga ngo nta mahoro y'iki y'umunyabyaha. Bazababazwa umubabaro utarigeze kubaho kuva isi yaremwa. Ariko twebwe itorero ry'Imana tuzaba turi mu birori na Kristo, tuzaba turi muri paradiso imyaka ingahe? 7. Haleluya! Umuzuko wa gatatu ni umuzuko w'abari abahamya. Ni hari abahamya ba Yehova tutatwumvikana nabo neza. Niba ari abantu uri mubare w'ibihumbi 144 bariya biravuga ngo abo bantu ngo nabatarandujwe n'abagore, mu yandi magambo nabatararamije ya nyamaswa. Kuko Antikristo bazaza natangira gukora ibo bagira ishurirwa bamenye ko atari Kristo, bamenye ko ari Antikristo, bamwange. Nibamwanga Imana izabashiramo umwuka wayo, Imana bazamure batanyuze mu rupfu, badusange muri paradiso twimane nabo imyaka 7. Amen. Uwo niwo muzuko wa kangahe? Wa gatatu. Umuzuko wa kane ni abahamya babiri. Bibiliya ntizivuga amazina yabo, Ibyahishuriwe igice cya 11 ntizivuga amazina yabo, ariko bakeka ko ari Eliya na Enoki. Nibo bagabo babiri bapfuye bazamuwe batanyuze mu rupfu, nabo bazongera bagaruke, nabo bazapfa. Amen. Haleluya. Bazagaruka nabo bazapfa. Amen. Nta mwanya kwa kugenda dusoma ibice imirongo, ariko bazagaruka nabo. Bizagenda gute? Tugeze ku muzuko wa kangahe? Tugeze ku muzuko wa kane. Naba bahamya babiri bakeka ko ari Eliya na Enoki, nibo bagabo bapfuye bazamuwe badapfuye, kandi bazagaruka nabo bapfe. Bizagenda gute rero? Isiraheli muri ya myaka 3 n'igikibanza bazagerageza kwihanganira imibabaro, ariko imyaka 3 n'igice isoza ihwanye n'amezi 42, ihwanye n'iminsi magana, ihwanye n'ibyumweru 42, n'ibyumweru bihwanye n'ibyumweru 42, bingana n'iminsi 1260. Imyaka 3 ya nyuma y'igice Isiraheli bazananirwa kwihangana, bacika intege pe, ko baricwa, ko baratotezwa, ko baragirirwa nabi, inzara, abahanuzi b'ibinyoma, hari ibibazo bikomeye. Abanyasiraheli bende gucika intege. Imana yohereza abandi bagabo babiri baze kubwiriza kandi isi. Haleluya. Ariko bazabwiriza abandi abanyesiraheli gusa. Yohereze Eliya na Enoki baze kubwiriza isi. Bazamara imyaka 3 n'igice. Ari byo byumweru 42, ariyo myaka, ariyo minsi 1260. Bazamara iyi minsi barimo babwiriza isi, babwiriza Isiraheli. Niba babwiriza ngo abanyesiraheli bongere bagira imbaraga, bongere bagira ubuzutse. Haleluya. Ngo bongere bagira ubuzutse. Nyuma yabwo rero ya myaka 3 n'igice nisozwa ya nyuma yuzuza imyaka 7, Imana ibatange mu maboko ya Antikristo. Antikristo abice bazapfa. Imirambo yabo izamara iminsi 3 mu mayira 2 mu mihanda hihurira, izamara iminsi 3 ngo amahanga yose abarebe. Bavuga ati sibara bitaga bavugira Kristo none ko bapfuye, ngo imirambo imara iminsi 3. Ku munsi wa gatatu ngo Imana ibashire mu mwuka wayo. Haleluya. Uwo munsi ngo hazaba igishitsi kitigeze kubaho kuva isi yaremwa. Hazapfa abantu bicwa n'ico gishitsi ngo batari babaho kuva isi yaremwa. Ngo Imana ibashire mu mwuka wayo ngo bongere bazuke nabo. Haleluya. Nyuma yabo ngo badusange muri paradiso. Ugwaye muzuko wa kangahe? Wa kane. Nibwo tuzamanukana nabo. Ya myaka 7 izaba yuzuye, nibwo tuzamanukana nabo. Haleluya. Tuzamanukana na Kristo, itorero rya Kristo. Tuzamanukana na Kristo, nibwo tuzamanuka kuri uriya musozi wa Mezeyituni uzacikamo kabiri. Tuzaba tuje gutabara abanyesiraheli. Haleluya. Kuko imyaka 7 izaba yuzuye y'inkota, tuje kubatabara. Nibwo Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma nibwo bazatwitega. Niyo ntambara muze muvuga ngo niyo ntambara ya mbere ya Herimagedoni izabera ku musozi wa Mezeyituni. Bazaza kwitega itorero Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma, ariko Yesu ngo abafate. Oh haleluya. Yesu ngo abafate. Nibwo azabata muri rwa rwobo bita Busose,
ngo bazarugendamo imyaka 1000 bataribika mu ndiba yarwo. Nyuma yabwo rero Yesu, haleluya, Yesu afate barya abanyesiraheli bari barishwe n'abarya bariho, abishwe Yesu yongere kandi abazura. Abazaba bakiriho batishwe bacitse ku nkota ngo bahinduke twese twimane na Kristo mu mahema Yerusalemu imyaka 1000. Niho hari avuga ngo tuzamara imyaka 1000 muri paradizo turi mu mahema. Haleluya. Ariko ayo mahema tuzamaramo imyaka 1000 n'abanyesiraheli bazakizwa, ariko abanyamahanga ntabemerewe kuzadusanga muri ya mahema. Aya mahema azaba afite amahema turi i Yerusalemu, azaba afite imiryango 12, kandi imiryango izo banditseho ibyapa bivuga ngo abarozi n'abasambanyi n'abajura n'abakora ibyaha bose ntibemerewe kwinjira, bazaba inyuma, bazaba hanze. Nta umuntu azazaza nagira ngo yinjire asanga icapa kimugarure, yirebemo, abona indorerwamo yirebemo, avuga ati nyamara ndumujura ndumusamba, ahita asubirayo. Tumara imyaka 1000 turi muri paradiso. Haleluya. Turi mu munezero, mu munezero, mu munezero, mu munezero, mu munezero. Amen. Turi mu munezero na Kristo. Hanyuma imyaka 1000 nirangira, kugira ngo dusoze, imyaka 1000 nirangira, Kristo ngo yongere kandi abwire Satani ngo nave muri rwagobo, na wa muhanuzi w'ibinyoma na Antikristo ngo nibave mu rwobo, ngo bahabwe agahe gatoya ko kongera kandi kugerageza isi. Satani ngo ahita ababwira ati nimuze, ngo ayobye ifuruke enye z'isi zose, isi yose. Ababwira ati nari nabuze ariko ndongeye kandi ndagarutse, kandi nizanye imbaraga zikomeye. Nimuze dutera abera hariya bari mu mahema Yerusalemu, nimuze tubatere tubarwanye turabatsinda. Satani ngo ayobye ifuruke enye z'isi, ngo hazaba hari intwaro zikomeye, ariko ngo azazirasa nta nimwe izarasa. Oh haleluya, azazirasa nta nimwe izarasa. Nibwo rero Kristo azahaguruka n'Imana ubwayo. Haleluya. Niba zabaje kuturwanya, niyo ntambara bavuga ngo ni intambara ya Gogi na Magogi. Naza kuturwanya ngo Imana izabicisha umwuka wo mu mazuru wayo. Haleluya. Abari ku isi bose bapfe. Ariko muri ya myaka 1000 twebwe tuzaba turi kumwe na Kristo muri paradizo. Isi igira amahoro. Ni hari amaze bavuga ngo umwana w'intama ngo azakina n'umwana w'intare. Isi izagira amahoro kugeza n'inkoko ngo izazituraga abana babeho bose, ngo kuko umwanzi azaba yagize gute, yahambiriwe. Isi igira amahoro ngo kugeza abantu bazagira amahoro, ngo baruhe bahararuka amahoro, ngo bifuze intambara. Umuntu nazaza afa ari mutoya, ngo azaza afa afite imyaka 100, bavuge ngo apfuye akiri umwana. Imyaka 1000 ngo hazaba amahoro. Ariko twebwe turi muri paradizo na Kristo. Haleluya. Isigira amahoro. Nibwo Antikristo azaza, naza yongere kandi ayobya abantu. Abayobya ati ndagarutse, aze gutera Abayisiraheli, aze gutera ubwoko bw'Imana, twebwe aze kudutera mu mahema Yerusalemu aho tuzaba turi. Ariko ntazabishobora. Azarasa intwaro ziwe nta nimwe izarasa. Kristo azamufata, afata n'umuhanuzi w'ibinyoma na Satani na Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma ngo abafate. Yo Imana ishimwe. Haleluya. Ngo abafate, namara kubafata Yesu ngo ategeka abapfuye bose. Nico giwereye kuri Kayini, nibwo bazazuka. Abanyabyaha bose ngo bazuke, nibwo bazazukirwa gukorwa n'iki, n'isoni. Ngo yicare ku ntebe. Uwo munsi hazabumburwa ibitabo 4, reka dusoreza. Imana izabumbura ibitabo 4. Igitabo cya mbere kizabumburwa uwo munsi ni Bibiliya. Imana izabwira ngo dore Bibiliya yanjye nabahaye ka kataloge k'umushorero bashorera mu bwami bw'Imana. Bibiliya mwarayumviye? Mwigeze mwumvira Bibiliya? Twebwe tuzaba n'ubundi. Haleluya. Twebwe n'ubundi tuzaba turi mu birori. Abanyabyaha bazavuga ati Bibiliya ntacu twigeze tuyumvaho, ntitwigeze tuyumva. Icya kabiri kizabumburwa, hazabumburwa igitabo c'imbabazi. Nibwo Imana izasomarira jambo kandi izagaruka ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, cyatumwe itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Hazangora hagaruke igitabo c'imbabazi. Babwira abantu ngo ese mwebwe mwigeze mumenya imbabazi z'Imana? Haleluya. Mwebwe nta mbabazi z'Imana muzi? Abantu bavuga ati imbabazi z'Imana twarazikeresheje, ntazo twigeze tumenya. Icya gatatu, Imana izabumbura igitabo cy'imirimo, yerekana buri muntu wese imirimo yakoze, imirimo yose y'umuntu, imirimo yose y'umuntu, imirimo yose y'umuntu. Icya kane igitabo kizabumburwa ni igitabo cy'ubugingo. Umuntu wese uziyumva mu izina ryiwe azimana na Kristo iteka ryose. Utaziyumva mu izina ryiwe azakurikira Satani, batabwe umuriro w'intazima. Bazaba mu muriro w'iteka n'iteka ryose. Igihe kimwe twigeze kuvuga aya magambo, hari umuntu wigeze kuvuga aya magambo, umugabo umwe aravuga ati se, ati mureke mbaze, ati mukozi w'Imana, ati reka mbaze,
tuti ngahe baza uyu muriro mutubwira abantu bazawumaramwe imyaka ingahe turabwira ngo niteka ryose. Aravuga ati narinzi ngo nigiye gitoya. Ubwo ari iteka ryose ati tuzawumenyera. Iwe niko yavuze. Ariko reka mbabwire tuzamenyerwa habe namba. Bibiliya iravuga ngo igihe cyose uzahora ari musha umuriro. Satani n'ingabo ziwe zose intama zizaja iburyo ihene zijya ibumoso bakurikire Satani batagwe umuriro w'iteka ryose. Natwe twimane na Kristo iteka ryose. Naravuga ngo mbona ijuru risha n'isisha kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere bizaba byakuweho. Tubane na Kristo iteka ryose. Adamu wa kera yadukuye muri paradizo. Adamu wa kabiri ariwe Kristo azatugarura muri paradizo twaswe na Adamu. Bwa buzima twari kubamo kera, bwa buzima twakuwemo na Adamu wakoze icyaha, Kristo ariwe Adamu wa kabiri azabutugaruramo. Tuzaba muri paradizo y'iteka ryose. Imana idufasha. Ninde wifuza kuzaba muri paradizo y'iteka ryose? Ninde wifuza? Twabasengeye ndabizi. Ariko aya magambo twavuze hari yaba ari gutsinze. Hari icyo ubwira Yesu, hari zo bagendeyemo, hari ushaka kubwira Yesu, ngwino wakire Yesu niwe ushobora byose. Ngwino heze Yesu ubugingo bwawe. Ibi tubabwira ni ukuri, impande zavuga. Abera b'Imana bazabana na Kristo, abenga bazabajyaja mu muriro w'iteka ryose. Hari icyo ubwira Yesu ko inshuti yawe, zamura ikiganza cyawe dusenga. Ngwino ku isoko ngari nziza, ca bugufi wa mutindi we, jakubire ngebyumukiza, agutunganye Yesu mwami, Yesu mahimbazwe, izina rye ryogejwe, yanyogesheje amaraso. Maguruke dusenga Imana. Yesu ahimbazwe, Yesu mahimbazwe, izina yanyogesheje amaraso ye. Amen. Mumbare gato mwicaye gatoya. Mwicaye. Nagize impungenge z'amasaha bituma ngenda mvugaho nihuse ukuntu sinatanga umwanya wo kubaza, ariko harabasabye reka twakire nk'abangahe. Hari utubwiye ngo afite ikibazo, mwamuduhera mikoro kugira ngo abaze, n'undi waba ugifite nk'abangahe tubakire abifuje kubaza. Ninde ufite ikibazo batubwiye ushaka kubaza? Yego. Ngiriwe neza. Niyo mfite ikibazo kiri ijambo ry'Imana nasomye mu Balewi 16 ku murongo waho wa 4. Sinzi niba mwadusomera, ntago nabifata neza mu mutwe, ariko ni ikibazo kijyanye n'imyambare nk'uko wakivuzeho, aho batubwira ngo twambare ikanzu, umushumi w'igitare, igitambaro kiboshywe ngo cy'igitare. Ese nge nkongera nkibaza, none aha muri iki gihe cyacu abantu ni ibyabwiwe bene Aroni cyangwa se ni ibyabwiwe Aroni, ariko se twebwe muri iki gihe cyacu ikanzu bavuga ni iyihe twakwambara muri iki gihe? Ese ikabutura ni iyihe? Umushumi ni uwuhe? Cya gitambaro kiboshywe ni ikihe batubwira? Murakoze. Arakoze cyane mwene data. Nimba ufite ikindi kibazo nawe tugaca. Igihe kibazo mfite, ari umugabo ujya wigisha kuri televiziyo, uretse n'uwo mugabo wigisha kuri televiziyo nigeze no kubyumva umuntu abwiriza i Butare kuri radiyo yo mu isoko, uvuga ngo nta kindi gitambo kiriho, ngo abantu babariwe ibyaha, ngo Yesu niwe gitambo kizima, ngo rero niyo wakwikorera ibyaha ngurera kuko igitambo cyarangije gutangwa.
ubwo rero rwose byantinzemo mbyibazaho, ubwo ndajya mu bidusobanurira. Barakoze cyane. Reka twakire undi bitatu mbisubize, abandi batatu nabo baragenda nabo turaza kubifata ibindi bibasubiza nyuma. Tubanze dusubize ibi bitatu. Njyewe ikibazo mbaza ni kiriya cy'abagabo Dr. Paul yavuze ku bantu bashakanye, kuba umwe yaratandukanye n'undi, umwe akagisha zikunda kabiri. Hari ibintu tujya dukunda kubona mu matorero rimwe na rimwe, ugasanga abantu bakoze divorce nyuma ejo ugasanga abandi bashyingiranye. Nibaza eske cyangwa se ikindi kintu ushaka mbaza ku ruhande rwanda kugira mbyumve neza, ubaye utarizera ukaba wari ufite umugore ariko mukaza kugira ibibazo mugatandukana, ejo nta n'ishyingiro ryabayeho, nyuma ugahindukira ugashaka undi, isi icyo gihe igihe gifite urubanza mbere y'Imana. Nabyumvise. Murakoze. Kamanze mfata ibi bitatu ndasubiza ibindi nyuma. Kambere ku cyamwe ne data avuze ziriya nyigisho z'ubuntu, ari inyigisho zihari z'ubuntu. Ziriya nyigisho rero ni ukuzicyahira kure, ziyobeje abantu cyane. Ziriya nyigisho ko turavuga ngo umuntu ngo igitambo koko Yesu ni igitambo cyacu, ariko Paulo aravuze ngo dukore ibyaha nkana kugira ngo ubuntu bw'Imana busage, aravuga ngo tibikabeho. Haleluya. Rero ntitugomba gukora ibyaha ngo ubwo ubuntu bw'Imana bwagize gute bwabonetse. Izo ni inyigisho z'ubuntu twebwe ntituzemera rwose. Nta mwanya nari kubigusubiriramo burambuye, ariko ziriya nyigisho ni uz'ubuntu. Ni abantu bari kugenda bigisha ziriya nyigisho z'ubuntu, abantu baziyobeyemo mu buryo bukomeye. Ariko kandi ukora icyaha wese, biravuga ngo ukora icyaha n'uwande ni uwa Satani, kandi ukora icyaha n'imbata y'icyaha, kandi buri muntu wese azahagarara imbere y'Imana avuga imirimo yakoze. Izo nyigisho ni z'ubuntu, tugomba kuzirwanya byimazeyo. Ikibazo cya kabiri kivuga hejuru y'imyambarire. Abatambyi niko bambaraga. Abatambyi bambaraga ikanzu, ariko yabaga ifite imifuka. Ngize nishyire ku byo abatambyi bambaraga nuko byari bimeze, byatujyana umwanya muremure. Ariko kandi abatambyi nibo bari bemerewe kuza kwambara amakanzu, uretse ko na kera n'imyenda habaga ari mikeya, wasangaga bari abayuda n'Isirayeli kenshi bambaye amakanzu. Ariko kandi kuri none umwenda wose wakwambara ukikwiza ni amahoro. Uretse ko gutegeka kwa kabiri hari aho bavuga ngo umugore ntagomba kwambara imyambaro y'umugabo, ariko umwenda rero rwose twakwambara twikwijije ntacyo bitwaye. Ariko abatambyi bafite uko bambaraga, wenda tubona igihe tuzabasobanurira neza ese mu mutwe bambaraga iki, byavugaga iki, ku ntugu hose uko byagendaga bisobanura. Ariko umwenda wose wambaye wikwije nta cyaha kirimo. Mwene data, iyo ndabakutindaho bukeya, ndabivugamo ibintu bitatu. Iyo washatse umugore mwembi mugakizwa, mukaba mwarashakanye mu buryo ubwo ari bwo bwose mwashakanye, ariko kandi itorero rikabakira, mukajya kwigabura, itorero rikabakoresha imirimo, mugakora imirimo y'urusengero, mukajya kwigabura mukakirwa. Iyo mutandukanye habayo gutandukana. Reka mbabwire naka, birashoboka ko nako kandi mu mitima yanyu hari aho Yesu yavuze bamubwira bambaza icyo kibazo ngo se ni iki cyemewe ko abantu bagomba gutandukana. Barabwira ngo nkeretse umuntu afashwa agira gute, gituma mutabajije. Reka mbasubize. Yesu ntiyabyemeye, muremerere mwumve. Yesu abwira ngo kubw'imitima yanyu yo kwinangira, kubw'imitima yanyu yinangiye. Ariko yari amategeko ya Mose, ya mategeko 613, iyo dusezeranya abantu turabwira ngo nta kibatandukanya keretse urupfu, cyangwa Yesu agize gute agarutse kujyana itorero ryiwe. Nta kigomba gutandukanya umugabo n'iki n'umugore. Ariko kandi ntagomba guca se umugabo aca inyuma y'umugore we cyangwa inyuma byagenze gute, byagenze gute. Ababikora Imana babarire. Ariko kandi ni n'icyaha kibi, kuko iravuga ngo mukora ibindi byago, kuko n'icyaha gikorerwa mu maraso n'icyaha kibi cyane. Bariya rero iyo mwashakanye kose mushakana, ariko mukabana, itorero rikabakira rikabakoresha, timugomba gutandukana. Ariko mugiye mutandukanye bigezeho mugatandukana, wa mugabo zifata n'umugore yifate, timuzashaka mwembi. Umwe nashaka azaba abaye umusambane, mwembi muzaba ibishubaziko. Nta n'imirimo yo mu rusengero yeme mugomba gukoreshwa, keretse gusa guhabwa gusizina umukristo. Habe na korani mugomba kuyikora, habe no kwantona n'indirimbo ntugomba kubikora. Nta kintu wotura wohabwa igaburo, ariko nta yindi mirimo mu rusengero wemeye gukora. Uri igishubaziko. Biravuga ngo si unaniwe kuyobora urugo rwiwe, uri igishubaziko.
aha, iyo mwashakanye mutarizera mugatandukana mwembi mutarizera, wemerewe gushaka undi, nta kibazo. Wemerewe gushaka undi, muba mukiri abapagani, muba mutarizera Yesu kumwe n'umukiza wawe, muba muri abapagani. Iyo mwembi mwashakanye, iyo n'umugabo washatse utari wakizwa pe, utegereza ko umugore aguhindura, atanaguhinduye ukagenda, nta rubanza. Ariko iyo wamaze kumenya ukuri, tugomba gutandukana n'umugore wawe. Dufite ikibazo, abantu ubu ngubu bari mu gushakana, abantu tukabashira kwigabura, bwajeje bagatandukana, barangiza gutandukana agashaka uwundi, ngo nuko nuko Imana abashumba barimo kubasezeranya, njye sindimo uko nukuri. Birumvikanye? Okay, hari ufite ikindi kibazo? Yego, tukakire. Yego. Ndashaka kubaza ku bana bavutse ku babyeyi batizera badakijijwe. Wavuze ko umuvumo nta muntu wabo wakuraho. None nka buri uruhinja ruvutse rugapfa baba badakijijwe, narwo ruba rufite icyaha. Ya, ikibazo bazakimbaza cyane. Hagira undi uvuge, ndagusomera umurongo. Hagira undi nabaze, ni barundi ufite ikibazo, ndaza kubisubiriza rimwe. Nanjye nagize ikibazo aho ngaho amaze kudusobanurira. None se nk'umukozi w'Imana wasizwe amavuta nk'umushumba n'urugero, agize ikibazo apfushije umugore, kandi bibaye ngombwa yuko rwose atamwanga, ni ibyago bibayeho, ese naba ngombwa akumva ko atakibashije kuba wenyine, akabasha gushaka undi mugore, azaba hari iteka bizaba bimuciriye? Urakoze cyane. Kandi ari umushumba, ari umukozi w'Imana, kandi agakomeza baza n'utari umushumba muri rusange, bareza rusange. Urakoze cyane. Tubanze dusubize bino bibiri. Icya mbere kiravuze ngo dusome Bibiliya, Abakorinto ba mbere ibice 7 umurongo wa 12. Ariko abandi bo ninjye ubabwira, si umwami wacu, mwene data nimba afite umugore utizera kandi uwo mugore agakunda kugumana nawe, ye kumusenda. Kandi umugore ufite umugabo utizera nawe agakunda kugumana nawe, ye kwahukana n'umugabo we. Kuko umugabo utizera yezwa kubw'umugore we, kandi n'umugore utizera yezwa kubw'umwene data uwo. Iyo bimeze bityo, iyo bitameze bityo, abana banyu baba bahumanye. Iyo umugabo n'umugore bombi batizera, batakiriye Yesu k'umwami n'umukiza we, ari abantu batamenye Imana, abana babo baba bahumanye. Reka mbabwire n'ikindi. Amen. Ibyo gucira urubanza ni Imana yonyine, ariko kandi babana iyo tugiye no kubashingura, babashingura bapagani, baraboshwe, barahambiriye ku bw'ababyeyi babo. Pora abana gukiranirwa kwabo kageza babana babahambiriye. Uko niko biri bivuga. Icya kabiri, mwene data yarabajije ku kibazo kivuga ngo ese iyo umuntu afushije umugore, iyo umugore wawe apfuye ubaye umupfakare, wemerewe gushaka undi mugore 100% biremewe. Ubishoboye nabwo ukifata, ariko ntukifuza. Iyo abayemo kwifuza, aya magambo nayasimbutse, ariko ari inyigisho nyinshi. Iyo abayeho kwifuza, muzi ko Pawulo nabivuze ngo nimba ugiye no gusenga, ugiye gusenga ufite ibihe, banza ubivugane n'umugabo wawe, muzumvikaneho mwembi n'iminsi uzamara, kugira ngo utamutera gucumura. Muri make rero, iyo ufakaye cyaga uremerewe gushaka n'amahoro rwose, ariko ugashaka umukizwa n'ubundi ukishishwe, birumvikana. Aha, mushiki wacu yari yahanitse ukuboko. Murakoze. Hari ahantu nabaye confused aho wavuze ngo antikristo azaza wabera barazamutse. Nose antikristo ko nyine ni wa muntu nyine udakora bimwe nk'ibya Kristo, nyine urumva ni opposite. None azaza kurwanya abandi, azabaje kwirwanya kandi abera b'Imana baragiye. Okay. Icya kabiri ko wavuze ngo itorero nirimara kuzamuka, ngo hari abazacungurwa n'amaraso yabo. Azabacungura gute? Kandi Kristo tuzi yuko ari we nzira, ukuri ndetse n'ubugingo, ntawe uzajya kwa data atamwizeye. Uwo muntu uzacungurwa n'amaraso ye, ayo maraso se azaba asimbuye ya Yesu. Kandi urakoze cyane. Byumvikanye. Yego, mushiki wacu ari byumvikanye.
murakoze nanjye nagira ngo nkubaze wari uvuze ngo ririya jambo Imana yavuze ngo murabana gukiranirwa kwa base nageza ku buvivi nari nibajije ko umwenda wakingirije ahera watabutsemo kabiri ngo twese twigerereyo birashoboka ko kuri ubu nacungurwe n'amaraso ya Yesu Kristo ntazira igicumuro cya data. Okay, arakoze cyane, Imana igumugisha. Reka tubanze duhere kwa mushiki wacu. Yavuze ngo ese Antikristo azaza kugira ate kandi itorero ry'Imana ryaragize gute, ryarazamuwe. Ubundi Antikristo yatangiye kera. Antikristo karakora ariko karakora mu ibanga, ariko umunsi azakora ku mugaragaro itorero ry'Imana rizaba ryaragiye. Nta mama abiri yakorera muri terimwe, nta mama abiri yakorera ahantu hamwe. Itorero Kristo niwe nyiri itorero yariguza amaraso yiwe. Nazamura itorero Antikristo azabaje kubabaza ba bandi batigeze bemera gucungurwa na Kristo. Kandi mureke mbamarize impungenge, nta na rimwe Antikristo azakora ku mugaragaro itorero ry'Imana rikiri hano ku isi pe azakora itorero ryaragize gute, ryarazamuwe. Azabaje kugira gute rero? Azabaje kubabaza abanyabyaha basigaye batumvishije ijwi rya Kristo, aba batemeye Yesu k'umwami n'umukiza. Niba azabaje kubabaza, niba azabaje kugirira nabi, mu yandi magambo uw'impande izavuga ntayumve, azaba ari umuyoboke wa Antikristo, azaba ari igikoresho ciwe, azaba ari umuntu wiwe, sauf ukuye abanyesiraheli. Ariko abanyamahanga bose uzasigara impande yavuze azaba ari umuntu wa Antikristo, niwe uzahabwa urubuga. Itorero ryarazamuwe, niwe uzahabwa urubuga, azaba ari umuyoboke wa Antikristo. Azemera gutegwaho ikashe wa mubare 366 kandi azemera kuyoboka Antikristo. Ibyo azamukoresha byose azemera kubiyoboka. Hanyuma rero uravuze ngo amaraso ya Yesu yaje kuducungura, ni koko n'ukuri, ariko yacunguye abamwemeye, abamwizeye bakimera izina ryiwe bazacungurwa. Abanyesiraheli bo hari bamwe n'ubu bataremera Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, n'ubu bakigendera mu mategeko ya Mose. Les Juifs bakigendera ku mategeko ya Mose n'amagingo n'aya ngaya. Iyo bakigendera ku mahame ya Mose, bakiciziza Pasaka yabo yo gucungurwa bava muri Egiputa, batiziza Pasaka ya Kristo. Abo ngabo rero ntibazacungurwa kubw'amaraso ya Yesu, bazacungurwa kubw'amaraso yabo. Utese bazacungurwa amaraso ya Yesu. Impanda y'Imana nimara kuvuga itorero rizamuwe, imbabazi zizarangira. Mureke mbabwire niki, haleluya. Yesu igihe yaje, murabizi wa munsi Yesu yinjiriye Yerusalemu, Yesu yaje ahetswe ku ndogobe. Indogobe isobanura amahoro. Yesu yaje ahetswe ku ndogobe. Abayuda bari bategereje ngo Yesu araza ahetswe ku ifarashi ngo ababagwanirire abakure ku ngoma y'uburetwa, ariko Yesu aza ahetswe ku ndogobe, bisobanura ngo ni amahoro. Ariko Yesu nagaruka, ntazagaruka ari ku ndogobe, haleluya. Yesu azagaruka ari ku ifarashi, azaza arwana, imbabazi zaba zararangiye. Yesu nyuma yo agaruka kujyana itorero rye azaza ari ku ifarashi, ntazaza ari ku ndogobe, kandi azaza ari ku ifarashi, azaza ari uw'intambara, imbabazi zaba zararangiye. Aba banyesiraheli rero bazakizwa kubw'amaraso yabo, bazacungurwa. Erega bafite agakiza, bafite amahirwe. Twego tumeze nko nk'ibiti by'ingurukizi byameze ku giti, ariko nibo banyiri igiti, nibo ba Kristo nibavukamo, bafite ayo mahirwe, bafite undi muzuko, bafite indi bonance, bafite kandi karusho kuri twebwe. Iyo bazakizwa kubw'amaraso yabo, Antikristo azaza amuhitishemo. Uremera Kristo cyangwe uraba umuyoboke wanjye? Israeli ntawe uzemera kuyoboka Antikristo, bose bazamwihakana, abice. Aza gukuraho akaboko akajyana kwako, agukureho kaguru, azakwica urupfu rubi, ariko nta munyesiraheli uzihakana, bose bazemera Kristo, haleluya. Ariko bazamwemera nyuma Kristo yararangije imirimo ye. Nibwo mpamvu tuzagaruka kuza kugira gute, kubarokora, kubacungura nabo, twimane na birangoma y'imyaka 1000. Amen. Birumvikanye? Asante. Mushiki wacu yari abavuze, reka nsubiremo aka kantu wenda sinakavuza ahari. Iyo umugabo akijijwe, siko twasomye, abana berezwa kubw'umugabo we. Niyo umugore adakijijwe, ariko umwe muri couple hagati y'umugabo n'umugore, iyo umwe akijijwe, abana baba banyamugisha kubw'umwe ukijijwe. Ariko bombi nta n'umwe ukijijwe, abana babiri bavangwa baba bavumwe. Uko ni ukuri, baba bavumwe. Uzabirebe, umwana se yakora icyaha,
umwana ntacaha akora. Kandi uravuze ngo umwenda wakingirije ahera, nibyo koko waratabutsemo, bivuga ko twese twigereyeyo, ariko higererayo bandi, higererayo babandi bazi ukuri, bamaze kumenya ukuri. Abana bacu iyo tutabasabiye umugisha hano, mureke mbabwire, ubundi iyo twabasabiye hano umugisha hano abana baba babatijwe. Niyo mpamvu iyo umwana apfuye atarageze igihe cyo kubatizwa tumutangira ubuhamya, kuko twamumuritse abakozi b'Imana baramusengeye. Amen, haleluya. Mureke mbabwire ubuhamya bukeya. Hari ahantu twigeze kugenda iyo ngiyo muri Kongo, abasore bamwe bajya mu bintu by'amaji. Bari barabaritswe ariko batarabatizwa, baza no kugwa, ariko bajya mu bintu baja kuraguza. Bari baragiye mu bihugu bya kure, bavuga ati ntituzataha, reka tujye kubaza abapfumu. Babapfumu barakoze ibyabo, bakorera abandi bagenzi babo birakunda, ariko bagere kuri babasore bya byuma byiwe byose birasha. Barabambwira ngo siko tubona Imana yanyu ni iki musenga, kifite imbaraga ku yanjye, kitwitse Imana yanjye. Bivuga ngo ni amasengesho bagize gute, babarambitseho wa munsi. Haleluya. Ari amasengesho agira umumaro cyane. Iyo tubaturiye ngo barinde ubuzima bwabo bwose, ubashire mu biganza byawe, baragire Imana, Imana irabyumva. Rero muri ico gihe rero ubwo ababyeyi barahambiriwe kubw'ababyeyi babo, bari abana babahambire kubw'ababyeyi babo, babana tibaramenya guhitamo, ababyeyi babo nibo babahitiramo. Reka mabwire niki ngiki. Amen. Munemerere mwumve niki ngiki, nuko amasaha mushumba amasaha. Reka mabwire nikindi, muri Israeli turacari kumwe. Iyo umwana yavukaga, umwana iyo yamaraga ukwezi kumwe akivuka kugeza imyaka 5, yabaga ari uwa nyina. Nyina yamwigishaga amategeko no kwanga abanyamahanga. Ya minsi yarangira, ya myaka 5 yarangira, umwana bakamushira imbere y'abatambyi. Bya bibazo bamubajije yabisubiza, wa mwana nyina baramuhembaga. Iyo wa mwana yabyicaga, nyina bamuteraga amabuye agapfa. Umwana imyaka 6 kugeza ku 12 yabaga ari uwase. Isa yamwigishaga kwanga abanyamahanga, akamwigisha amategeko, akamwigisha n'ibitabo 5 bya Mose, ari byitangiriro kuva abarewe kubara gutegeka kwa kabiri, akabimwigisha imyaka 12. Imyaka 13 umwana akava kuri se na nyina akaba wa leta. Niyo mpamvu umwana w'imyaka 13 tumubatiza abamaze kumenya ukuri. Ariko ibyaha umwana azakora, amen, munemere mumva akakantu, ibyaha umwana azakora byose munsi y'imyaka 12, ibyaha byose abana bacu bakora biri ku mutwe wawe, wowe mubyeyi, ni wowe uzabibaswa. Ariko umwana arengeje imyaka 12, imyaka 13 azirwariza nawe mu ijuru. Ariko munsi ya 12 ni wowe mubyeyi uzabibazwa, kuko aracari mu mategeko yawe. Niho haho rero. Ariko wa mwana kangaruke kandi ahangaha, wa mwana utarabaritswe ariko akageza igihe cy'imyaka 12 kubatizwa, wa muvumo mumuvuyeho, kuko yagize gute. Okay, dusoze, twasoza. Reka dusoze, ibibazo biracari byinshi. Murakoze. Ari ikintu narishatse kubaza. Kwa mbere waratwigishije tubwira ko hari amasatanu, tubwira ko isi ya mbere ariyo dushyinguramo abapfuye, tubwira ko isi ya kabiri ari isi ijyamo abera, wahise ngo ni Sheol. Utubwira ko isi ya gatatu ari isi ijyamo abanduye, ari Hades. Ndashaka kubaza, ese aba bantu bapfuye bejejwe bakajya mu isi ya kabiri y'Ishewuro bakora iki? Bararyama? Urakoze cyane. Urakoze cyane. Ubajije ikibazo cyiza cyane, kandi Imana ishimwe ko ngarutse iki kibazo kugira ngo ngisubize, sinacushe neza. Ubundi abera bose naravuze kuko hari amasatanu hano ikuzimu. Tureke kwiga amaplanete, ngira ngo abisi abiga bonje nize mu Gifaransa badavuga ngo hariho 9 planete, ariko ngira ngo buzabaye nishi tizikiri 9, ngira ngo zabaye nishi. Ariko tureke abiga amateka za geography tuzireke, tuvuge biri uko bivuga. Hari amasatanu, hariho Kebari na dushingura bacu bose bapfuye umupagani no gukijijwe. Hakaba Hades na abanyabyaha bajya n'amagingo n'ubu. Hakaba Sheol ni habera bajyaga. Hakaba na Abusos ni rwobo Satana zatabwamo navuze. Hakabamo na Tartarus niho Satana aba n'amagingo n'ubu ngubu, niho mu birindiro bya Satani. Yesu rero tuvuge ngo amen. Yesu wa munsi azuka amaze kunyaga Satani ubutwari rufunguzo, yakinguriye abera babaga Hades. Uba bacu bapfuye ntibakiba Hades. Yesu yazamuye paradise ayikuri kuzimu, ayizamurana nabera. Amen. Ariko se paradise irihe? Kugeza n'aya magingo ntawuzaho paradise iba. Ariko abateologi abiga baravuga ngo paradise iri, ngo na ahantu heza hatuje bacecekeye, ngo basinziriye bategereje kuzakangurwa ubwo impanda y'Imana izavuka.
ntihabera abapfuye bajya, ntibakije ikuzimu kuko Yesu urufunguzo yararuzamukanye, ntibakije ikuzimu, bari muri paradiso, naho barindiriye kuzumva impanda y'Imana, baratuje, barasinziriye, baguwe neza. Amen. Inde undi ufite ikindi kibazo? Mushiki wacu ari inyuma, n'undi umwe gusa, hasigaye babiri twakira. Nanjye nshaka kubaza ikibazo gatoya. Hari ijambo Yesu yavuze muri Yohana, cyo muzaba muziritse hano ku isi, abizera ariko ngo kizaba gifunze. Ni ukuvuga yuko umuntu apfuye, umugabo we atamubabariye cyangwa umugore atababariye umugabo, ajya muri paradiso. Urakoze cyane. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri wavuze umuvugishwa w'ibinyoma. Umuvugishwa w'ibinyoma bavuze, nashaka kumenya uwo ari we. Ikindi cya gatatu bavuga yuko Yohana yari afite umwuka wa Eliya. Nashaka kudusobanurira aho ngaho. Arakoze cyane. Reka mbere ko cya mbere. Icya mbere, amen. Bibiliya ivuga ngo icyo muhambiriye ngo no mu ijuru kizaba. Ubundi abahambiriwe ni abaduhagarika iyo twakoze igaburo. Iryo jambo siko risobanura. Mwumva uko risobanura. Amen. Hari igihe umuntu ahagarara hano, wenda umuyobozi cyangwa akavuga tumva bagiye gutenga umuntu, kumuhagarika, Imana iravuga ngo icyo muzahambira mu isi no mu ijuru kizaba kigize gute? Gihambire. Kandi icyo muzahambura mu isi no mu ijuru kizaba kigize gute? Gihambuwe. Uyu murongo ntusomerwa abantu bahagarikwa, ntaho bihuriye no guhagarika abantu pe, nta sano bigirana. Uyu murongo uko usobanura rero, amen. Mureke mbabaze, nta bantu tuzaduhagarika kandi Imana itabahagaritse. Nta bantu tudahagarika ariko kumana bahagaze. None kuko ibasoma uyu murongo, uyu murongo abawusoma Imana babarente babazizo ntabwo ari kusobanura. Imana abwiye Petero ngo ngwaye urufunguzo, icyo uzahambira mu isi no mu ijuru kizaba kigize gute? Gihambiriwe. Kandi uzahambura, mureke mbabwire, Petero urufunguzo Yesu yamusigiye umunsi wa mbere arukoresheje ni wa munsi abwiriza akizwe 3,000. Niwe munsi wa mbere akoresheje urufunguzo. Igihambiriye ni ukuvuga ngo abo tubwirije ubutumwa barahambuye, abo tutabwiriza ubutumwa baracahambiriye. Niko bisobanura. Ariko sabatengo, sabahagarikwa, ntabwo ari abahagarikwa. Naho muzagereza ubutumwa, abo muzabwiriza bose, aho uzagera muzabahambure. Aho mutageze bagize gute kweza n'aya magingo? Barahambiriye. Ariko abagimvishije ubutumwa bagize gute? Paulo wa munsi ubwa mbere kwa rufunguzo amusigiye yarukoresheje wa munsi yakizwe 3,000 avuza ubutumwa bwa Yesu. Amen. Ariko abaduhagarika ntaho bihuriye. Hari abantu duhagarika barenganye, bagakora inama, abadiyakona bagiye inama, bakina bose bakamuhimbira akaba yarengana. Ntibibaho se? Abaririmbyi bagenzi bawe bakaba baguhimbira ukaba warengana, natwe bakatuzana raporo bakabyemeza bagabo barenze banga tugahaguruka tukagusoma. Ariko kumana uri umwere. Hakaba abandi baturirimbira ahangaha bakora ibyaha we Imana itanabazi nk'abantu bayo. Urumva rero iryo jambo siko rivuga. Abahambiriye naho tugeze, naho tutarageza ubutumwa, ariko abahambuye nabo tubwira Yesu. Amen. Icya kabiri waruvuze icya kabiri kivuga umwigisha Yohana. Bamwe bavuga kuko Eliya yabaragarutse ari we Yohana, bakavuga ngo uzaza. Bamwe abateologe bamwe niko bavuga, bamwe bavuga kuko ari Enoki na Mose, ariko abandi bakavuga toya Mose yarapfuye, uzagaruka ni Eliya na Enoki. Aha abateologe bazashidikanya, bamwe ngo ni Eliya, abandi ngo ni Mose. Uzasanga uzumva bamwe banigisha, bamwe bavuga ngo ni Eliya ni uzaga, Mose na Enoki nibo bazagaruka. Uwumva abandi bavuga ngo hazagaruka Eliya na Enoki, ariko bahamya cyane Eliya na Enoki kuko nibo bantu babiri bafuye batagize gute? Bagiye mu ijuru badapfuye, nabo bazagaruka bagire gute? Bafe. Icya gatatu yaravuze, dore abantu batatu bazata. Hariho Satani, Antikristo n'umwigisha w'ibinyoma. Umwigisha w'ibinyoma ni wa Antikristo n'ubundi. Icongeyeho umwigisha w'ibinyoma nanone niba ari abantu bazahanura abantu barimo babayobya. Mu yandi magambo ni abahanuzi bazahanura bayobya abantu. Nibo bigishwa b'ibinyoma. Hasigaye umwe? Si umwe usigaye hari? Yego.
n'umwe hirya hariya uriya mubyeyi yanditse kare. murakoze. Ngewe nayo ngiye kubaza ku cy'ubugingo. Iri jambo riba mu byakozwe n'intumwa rivuga ngo nzanangira umutima wo nshaka kandi nzabohora umutima wo nshaka. Kandi Bibiliya ikavuga ngo abana b'ubugingo batangiye kubukorera bakiri mu isi. Ako kantu nakagizeho confusion. Nakagizeho confusion ndibaza se nk'uko Yuda yabanye na Yesu ariko nk'uko Bibiliya yavuze ngo ari umwana wo kurimbuka, kandi Petero yakoze icyaha cyane kiruta icya Yuda. None iby'ubugingo byo aho ngaho twamenya gute uko twitwara? Nuko Imana yabugusezeranyije cyangwa n'ukwizera kuzava mu muntu kuzamwemera ko azaba mu ijuru? Urakoze cyane. Petero yawe yakoze ibyaha nibyo, gusa nyine Yuda nawe Petero yakoze ibyaha. Murabizi Petero ari umuhubutsi, Petero yitwazaga inkota. Ntimuzi ayo makuru? Petero yarasenga ariko akitwaza iki? Akavuga ati iby'uyu mugabo Yesu sindamenya amaherezo yabyo. Abantu b'abazelote avuka mu bazelote yitwazaga inkota. Iyi nkota reka mbe yigumanye sinamenya iby'ejo. Murabizi na wa munsi si bwaje witwa Maluku, ariwe Malikusi, ngo araza aje kureba agasaku kabaye bafata Yesu, ngo ahita ahubuka. Malikusi bisobanura ngo ni umuhubutsi, izina niwe muntu. Ahita ahubuka, Petero abamuciye ugutwi, ananirwa guca ugutwi abari baje gufata Yesu, aca Malikusi waje gushungera, izina niwe muntu. Tekereza nawe, ese nka wa munsi ariko Malikusi iyo adahura na Yesu kandi yari arimo akora umurimo mu gikoni, shebuja arimo abwira ngo uku gutwi kwaciye warugiye, ariko izina niwe muntu yari yahubutse, n'inyaguhubuka yari yahubutse. Ariko Yesu akumusubizaho. Petero agendana nk'inkota yakanye na Yesu nyine gutyo. Yuda nawe yakoze icyaha, ariko Yuda buriya, Yuda muzi akazi Yuda yakoraga. Yuda yabikaga amafaranga. Yuda yari umubitsi w'uruhago, yabikaga amafaranga. Kandi Yuda yari umujura, burya yaragavuraga, yibaga amafaranga. Ntiyari umukiranutsi mu mafaranga Yuda burya. Yuda burya ntiyarakiranutse mu mafaranga. Habe na ya mavuta wa mugore Yesu yasutse kuri wa mugore asutse Yesu ku birenge byiwe. Muzi ukuntu yababaje Yuda ngo amavuta apfuye ubusa. Kwarugira ngo nuko atagurishijwe ngo abonemo indamuko, abonemo amafaranga. Yuda yaragavura. Kandi mu bigishwa ba Yuda niwe utarakomotse igarara gusa. Kandi mu bigishwa ba Yuda abandi barahamagawe na Yesu, niwe wihamagaye twamutindaho. Ariko kandi Yuda, kuko Yuda yari yaragendanye na Yesu. Amen. Kuko Yuda yari yaragendanye na Yesu, Yuda yarazi ko niba afata ati Yesu ndamuzi, ibitangaza azakora n'umunyabitangaza ntibamufata. Reka ngewe nibonera udufaranga. Nimara kubona amafaranga Yesu ndabizi kagira gukera rimwe gusa abinyagambura bagatsindwa. Burya Yuda nico yarazi, ariko ntiyamenya ko ubuhanuzi bugiye kumusohoreraho. Ariko yarazi ngo Yesu n'umunyambaraga, koko ni umunyambaraga. Yarazi ngo Yesu ntibari mu mufate, ariko bihura na Yesu bagize gute abariwe bisohoreraho. Yuda yahawe agahe. Yuda buryo yihana, muzi ko sa Yuda yakoze rikomeye kuruta ibindi. Yuda yo yihana, ariko Yuda umutima wagize gute wari inangi. Buryo Yuda ugize ngo nawe arakoze ibikomeye kuruta cyaga isambo se, ariko Yuda yo yihana yari kubabarirwa. Ikosa Yuda yagize nyamunini nuko atigeze agira gute atihanye. Icyo ariko karutseho rero, Imana ubu turi mu buntu bwa Yesu, ariko kandi andi nakubwira Imana ntireba nk'abantu. Yaravuze ngo nkunze Yakobo nanze ndi. Imana itora uko ishaka. Muvuka mu rugo muri batanu bangaye, bamwe bakaba bakoze, abandi bakaba bacuruza, abandi Imana itora uko ugize gute uko ishaka. Ariko haba harimo amahitamo yawe. Murakoze. Nanjye ndasobanuza wenda ku kibazo mwashushe nkaho mutubwira ku gitambaro, niho nagize ikibazo. Hari amagambo nasomye ariko ntago nkiyibuka aho yanditse, ariko avuga ku gitambaro. Mwavuze ko byari icyubahiro cy'umupapa ufite umudamu. Hari aho nasomye ko kinazira kubahanuza, ariko cyane niho nabonye ko bitemewe guterana cyangwa uhanura utiteze. Urakoze cyane. Ibyo byambere ikibazo rero ku gitambaro. Bibiliya iravuga, Paulo arabivuze, si byiza ko umugore arimbisha umusatsi we. Guhanura, Bibiliya iravuga neza ko umuntu agomba guhanura yambaye iki? Igitambaro. Amen. Niko birivuga rwose, ugomba guhanura wambaye igitambaro. Nawe warugiye kubaza
ugomba guhanura wambaye igitambaro. Ibyo ko ni ukuri niko birivuga, ugomba guhanura wambaye igitambaro. Ariko kandi igitambaro agakiza ntikari mu gitambaro. Guhanura biravuga ngo guhanura si biza ko umugore ahanura atifutse umutwe, ugomba guhanura wifutse umutwe. Ariko kandi agakiza ntikari mu gitambaro. Wosenga ukuzura umwuka w'Imana ukanezerwa utambaye igitambaro. Agakiza ntikari mu gitambaro. Ubundi igitambaro cyerekana icubahiro wubasha umugabo wawe. Icubahiro cy'umugabo wawe kiri ku mutwe wawe ku gitambaro. Nico byashatse gusobanura. Ariko uhanuriwe agomba guhanura yambaye igitambaro rwose. Uko niko kuri kwa Bibiliya. Dusoze. Tugiye kuri Paulo yavuze ati umugore nta burenganzira afite kuvuga imbere y'abagabo, ahubwo ajye kubariza umugabo we mu rugo. Sinzi yuko ibibazo ni byinshi rero ntitwabisobanura. Reka mbabwire gutya gusa. Niyo mpamvu rero amen, niyo mpamvu buriya gusoma igice cyose niko kwiza, kandi umuntu akumva inyigisho. Buriya hari ijambo dusobanura tukarisobanura wena dufatiye ka kantu gato tutazi impamvu yagize gute ibigendererwa. Nanjye nigeze kugira amatsiko ndabibaza, abantu batwigisha ndabibaza baza amatsiko. Muzi impamvu paravuze ngo si byiza ko umugore kuvuga hehe mu materaniro? Kibabwire amen. Si cyabajije dore ko byageze i Korinto n'andi Paulo yagiye abivuga. Paulo ngo yatangiraga kubwiriza abantu babwiriza ngo abagore akabariho basakuza cyane. Ariko naje sindakora statistique ngo ndebe namba aribo basakuza cyane kuruta abagabo simbizi. Ariko ngo abagore nibo basakuzaga cyane mu rusengero. Paulo areba gucagwa rusaku, areba ko acagwa rusaku biramushobera. Tukabwira ati nyabana mwaceceka, abagore bakanga bagasakuza. Paulo aje gucaha urusaku aravuga ngo umugore ntakavugira mu materaniro, icyo mva ashaka kubaza azakibaza umugabo we mu rugo. Ariko ntiyaravuze ngo umugore ntagomba gukora indi mirimo mu rusengero. Kwari kugira no gucaha urusaku. Abagore barasakuzaga cyane kugira ngo acagwa rusaku, arabura ngo ico mutumvise muza muje kukibariza abagabo banyu hehe. Nico nico cyari kigenderewe. Dusoze ushumba dusengere. Mwaguruke dusenga Imana. Hari umva twamusengera yumva ashaka kujya mu ijuru we, akumva urugendo wapi birimo byanga, niyo babasengeye natambuke hino rwose. Ibi tubabwira no kuri Yesu azagaruka, azaza kujyana be. Hari ico ubwira Yesu, tambukana imbere n'ubundi tugusengera Imana. Nawe uzabe mu gitaramo cabera, uzabane nabera, ubwo azabumbura igitabo cabera, bazumva nawe uzumva izina ryawe. Urahari? Imana guhumugisha. N'amasaha yadusize. Reka dusenge muri rusange. Mushu senga amasaha yanadusize. Sengera abera b'Imana. Reka dusenge Imana. Oh haleluya Yesu. Turabona hano haje umwana mutoya ubanza haratekereje ko iwabo badakijijwe, kavuga ati reka nirwaneho. N'abandi nibaze nimba bahari nta kibazo. Uyu mwanya mwasengewe, ariko ijambo ry'Imana iyo rije igihe rikubaza ikibazo kandi ukagomba kugisubiza. Oh haleluya Yesu. Twumvishije byinshi kandi tugize ibihe byiza. Wowe ntago waba usigaye ngo uze tugusengera Imana. Haleluya. Turasengera uyu nguyu, ariko niba n'undi nidusoza gusenga uyu mwigisha wacu se mwumvisha ari sawa, ariko akaza akigisha akabaha umwanya mukabaza. Reka dusenge. Mana ishobora byose, haleluya Yesu. Uyu mwana arapfukamye ahangaha. Shobora ni cyawe wa Mana we. Imana ireba mu mutima yuko dukunda. Turamushima yuko tugiraho umugambi. Impamvu teraniro ryose rigirire neza Mana. Urayizi. N'uyu mwana muto turamutseho ibiganza kuri we mu izina rya Yesu Kristo. Mugirire neza. Amahoro yawe atahe mu mutima yacu kandi umutunganye. Duheze kuzabana n'abera mu bwawe. Turagushimira. Muri riteraniro ryose kandi turavuze ngo ni wowe Mana wenyine. Haleluya. Turabivuze. Ababyeyi, abasore n'abakobwa baravuze ngo ni wowe Mana wenyine. Wowe wenyine Mana. Niyo mpamvu muri riteraniro turakwinginze girira neza buri wese umugaruke ubundi bushya, kandi umuhe gukomera no gushikama
muri iyi nzira Asante. tumenye ibyo Urakoze, Yesu, utwifuzaho Bwana n'ibyo natwe. udushakaho. Duheze imbaraga. Satani aradutera kenshi akatuyobya, ariko iyo tugize Hallelujah, umugisha wo kuba mu nzu hallelujah, yawe, hallelujah. imbaraga zawe zimanukira mu ijambo ukatwereka Hallelujah, dukwiriye kunyuramo. hallelujah. Niyo mpamvu tukwingize ngo buri wese Oh, umuyobozi shigwa hejuru w'urwego, Yesu. Shigwa hejuru turagushimiye, Yesu. komeza uganze kandi utegeke, tubisabye twizeye izina ryawe ryera, amen. Amen.